Bruce Melodie yo yakora Harmonize ntiyanayikora kono turakemberanya kabisa uracyumva neza ntiyanayikora bivuga ngo dufite ba Harmonize dufite ba Diamond ariko ikibazo twe ntago ubundi koko abirabura muri Amerika ibyo bintu barabikorerwa koko wenda nk'umuntu utaragerayo umuntu utaragira byumva makuru gusa kavuga ati sinzanajyayo ubundi koko ibyo bintu abirabura harukuru bafashwe nabi bitandukanye n'abazungu wenda baba muri Amerika ibyo ngibyo nabyo ngira uburyo nge mbisobanura rafiki kimwe tujya twivuga dushwana mu kiganiro abwira ngo na freedom ngiba muri Amerika ngo na human rights or whatever ibyo y'abazungu n'abablack n'ibiki reka nkubwize ukuri kwanga birabura gusa n'abanyamerika burangirizina ntago ari abantu abenshi ntago babazi imigabane yumva Afrika kumva ni ikintu kimwe nkuko yumva Amerika nkuko umunyarwanda nawe cyangwa umunyafrika yumva Amerika akagira ngo nta hantu hamwe ugera ngo pa ari ujya guhaguruka nkana ugasanga ngo nzagutuma kuri stand nzagutuma kuri ugasanga umuntu agiye kugutumaho ni nkuko waba uri i Kigali ari wowe iwanyu muri Amerika ari kugutuma ku muntu uri muri South Africa ugasanga umuntu polisi iramuhagaritse reka nkubwire niyo umupolisi yakwibeshya kwikosa guhagarikiye cyaka guhagarika kwibeshyeho ngiye kuri nge numva nta reason ni mufite yo kwamaza ngo why you stop me indirimbo ya Meddy by the way Meddy nawe tujya dushana kumujijinganya aho n'ibiki cy'amateka Meddy wari we udasanzwe kuko ibyo bintu uvuze yakoze tujye twemera iki umuntu yakoze umuntu yasetinze record ye aba yayisetinze nimba ndi bad ama bad nta kintu wabihindura nimpfa nzapfa ndi bad n'abanyenye n'abanyizi nzaba ndi bad ntabwo uzahindura mu giti kintu kandi nta n'ufite uzita icyo kintu kandi nta n'ikintu wakora ngo usibe ibyo nakoze byaba bibi byaba byiza ni nka Meddy tujye tubyemera ko afite record zidasanzwe zirenze ari umuhanzi urenze ariko nibiza ku kibazo cy'indimi nkuko wari ubivuze cyangwa cy'ururimi first of all muri iyo ndirimbo ye iriya ndirimbo ya Meddy nkuko wari ubivuze usibye Diamond collab ukoresheje ubwenge ibyo bintu urabibona kandi bigomba no kubaho kandi ntabwo ari muri Amerika gusa biba ntabwo urugero South Africa abirabura bica abirabura bagenzi babo ngo baje kubatwara akazi banza wotanazi inshuti yanjye Arisco ntiyakoronejwe Ariso gukura ntiyakoronejwe urumva ntiyabaye umucakara Ariso ntiyabaye umucakara nawe ugezeho uracyarwana n'ibintu by'ubucakara no n'abazungu babikoze icyo gihe ntibahari uri kubiziza umwana nawe wivukiye kureba agufata nka brother wawe ibyo bye bikorera byo mateka so umwana agiye mu gipolisi ntaza amateka y'ubucakara ntaza abakoroneje ntaza bagize iki ubuye nawe utangiye kumuhaza afaka ngo you white nigga ngo fuck you ngo why stopping me whatever urabyumva nawe agiye ubwishyaka kubwo kubikunda kuba ari impano dufite ariko we ni wicara ngo ugiye gutegereza ngo umuhanzi nka Diamond muri iki gihugu ntago navuga ko undi Diamond nyine muri iki gihugu anakomeye kurenza Meddy kugira ngo ubyumve we dufite Diamond wacu ku rwego rwo hejuru w'igihugu cyose concert Diamond yakora Meddy yayikora kandi akayuzuza ashobora no kuyuza kurenza Diamond bari bafite impamvu zira ibintu abantu hari gihe urana umuntu ngo kukavuga icyongereza ngo cyadari kumva n'uwadanje iyo umuntu nemera wadanje no ururimi rwe neza urabyumva uvuga ururimi rwe neza kandi n'urukunda kanaruteza imbere uriya niyo mbona nk'umuntu wadanje bari abantu bibaye bafata nk'abasore bari yana bameze nk'abari mu kivudumu bagenda bafite n'ubwibone bwinshi cyane urabibona so uko impamvu mbivuga bariya bo bakituzaniye ngo tukige bagiraga ngo dukomeze award ufite album nk'eshanu ga umuntu award uyu muhanzi w'umwaka ufite indirimbo ebyiri ugasanga abantu bamaze n'imyaka 60 ahantu ariko uko bazi neza ngo dusekuru barabamenesheje barabirukanyije baragiye ibyo nibazo biri common kwisi noneho hakabaho iyo ugarutse ku banyamerika Black America n'ibiki Kanye West niwe wavuze ngo abazi ababitekereje arinjije niwe ushobora gufata imyanya ukayitira hari umwanya nkuko wari uvuze nk'urugero nta bro ikamikubwira
hano mu Rwanda muri aka kanya nemera kudufata nk'imana y'umuziki ndeka bivuge muri yo sana cyane kusakuza badi ntago muri mu pushing ibintu ntago mwapushinze ntago mwagize ibiki na promotion mwakoze n'iki promotion si ya badi gusa promotion si y'umuhanzi gusa promotion ni emani igomba kuza mukajya no mu bayobozi buri wese ufite uruhare mu bintu buri wese nk'umunyarwanda nimba kuko dushaka ko dukomera muri industry nuko twese tugomba kugira promotion uzarebe mu bindi bihugu usanga sometimes parliament yenda yatumye abahanzi cyo tubona bizatanga tuve kuri perezida bamboso bakagira mu nteko nshinga amategeko bakagana n'abadepite what's going on niki twabafasha n'abahanzi bava muri muzika bakaba abadepite urabyumva usanga abahanzi mu bindi bihugu gasanga imba yacivinze ikintu tujya dutangugira abantu birwa babivuga bamuyoboke baravuze bande bararushye kuri découverte wa mugani nk'ibyo warutanze nk'urugero nk'umuminisitiri sinzi nk'umuminisitiri wenda ucyo gihe wari rwose imbana nabyitayeho ko nabwiye ko nakunda ariko kuri découverte yatashe mu Rwanda cyari igikombe cyagomba gufatwa kwakirwa na minisitiri ku kibuga cy'indege yategereje uriya muhanzi ni darapo ko yari cyane urumva ni ikintu ubwo kandi kuvuga minisitiri nuko we mbibaze mu nshingano ze za buri kanya urumva za buri kanya mu bintu yari afite biri prioritaire ministeri wenda we minisitiri ntanaboneke ministeri yagomba kuhaboneka yaba ari umutekinisiye wa ministeri yaba ari iki yagomba kuhaboneka bakira icyo gikombe mu gihugu tuvanye mu bihugu 20 tukagitahana Kigali ntabwo byakozwe bya bindi abantu bavuga ariko byaranungwe numva ngo bravani ku rupfu rugasanga babishyushyemo ariko cyo abantu tubita ku bapfu. Guhaye ikaze muri The Other Side Show, ikiganiro cyacu kita The Other Side Show gisha kuri YouTube ya The Main TV. Ushishikarize gukora subscribe, ukande like ikiganiro kandi no gikunda ugisharing no kubandi kugira ngo bose baze kukireba. Tugarutse muri The Other Side Show ko bisanzwe n'ibiganiro twagiye tubamenyereza byatari. Uyu munsi nanone ndi kumwe n'umuntu ukomeye byatari mu bintu byinshi bitandukanye agiye akora, yaba ku ruganda rw'imyidagaduro, yaba mu gufasha abantu bisanzwe, yaba mu bintu byinshi bitandukanye. Niba ukundana sinimuramuzi bamwita Badrama aka The Don, niwe tugarukanye. Ikaze muri The Other Side Show. Asante. All right. Badrama meze neza? Yeah. This is The Other Side Show. Ndabona byatari meze neza. Ndache. Yes. Ako Badrama reka nkubaze tuniganire nyine bisanzwe. Urabona uri fit byatari, uri gym person, babantu bajya muri gym byatari. Ubundi ukora sport kangahe wenda nko ku munsi cyangwa mu cyumweru? Biterwa n'akazi mfite n'ibyo ndimo na morale mfite muri njyewe nshobora no kumabura n'amezi 3 turajya mu gym najya muri gym nako na pompage nini ukomeza keeping fitness gutese kuko ibyo bintu nkunda ko uriya muri gym amutuntu muri gym n'ahantu ugenda ugasanga umutipu y'icyumukoni inyama zari koroshoye zimeze ukuntu mwaza ngo wapi ngo nyama ngo n'ukwezi ngo maze ibyumweru bingana umutipa gukora kuri stade urumaki wa bifiti ariko bikaba bimeze nkaho ni nka byaye n'ushobora kuba umuntu arya cyane ngo wapi ngo nyene ntago ndya cyane kandi arya cyane urabyumva ariko nje biratandukanye ariko meruka sport zazi zimeze nk'umwuga ndi mu mashuri nyine mu masegone ko nakoze sport nyinshi cyane nkeka kai nabyo bingiye binafasha umubiri wanje kubera ko niyo nakora iminsi 3 ushobora kuyangomaze nk'umwaka ndi gukora bako umubiri wanje buriya wenda muscles zifite uko ziteye nuko zabimenyereye kwa ko ndi umwana nakoze sport nyinshi cyane kandi zikora amasaha make ni nkane ku munsi nurumva iyo umwana ava ku ishuri ntabitekerezo windi bugira utaha mama yatetse ukaryama mu nzu utishyura ukajya ku ishuri wahawe itike nta kintu buryo uri vierge mu mutwe nta kintu utekereza uburi no mu myaka utamenya ngo nzagira responsibility naro umuntu abazi kazagira igihe akagira responsibility filmi tangiye kugera isi tangiye kukuruka nyine gushyizara ku ruhande filmi so muri icyo gihe ikintu nakoresha umwanya wanje wose ni sport. Nakoze acrobacy nyinshi cyane, nakoze karate mu buryo bw'umwuga pe imyaka myinshi mfa kuri ceinture branche nyine uheraho nazamuka ngera kuri maruni naburaga umukandara mwongere kumukaramba nangije amashuri n'iki na karate nta kazigira mu Rwanda
umukino nyine ngororangingo no kuwukunda actually yeah. So rero nyuma y'ibyo ngibyo maze kwinjira mu bintu bya business nkabona ko no kubona umwanya wo kujya muri za karate ko za karate no usanga krebe ishobora kwina kure yawe hari naho ushobora gukora nakoraga mu mashyamba naho na krebe nagira iki ahubwo byibura nangeze ahantu mu kagigi nkabwa reka ngiye muri gym ya nuko natangiye kujya no muri mu gym so nazo nzikora nyine kuko mbonye umwanya gusa buri gihe nshimishwa no kuba byibura nabona 2 days nziza mu cyumweru nazikora nkunda no kurwana nabyo kabisa ku buryo iminsi iri mu cyumweru kenshi nyibona ariko hari period igera nkaba namara yo mezi mu bwenge 3 naranakora icyo nakimwe tukivuga ku bintu bijyanye na sport tubona nk'abantu benshi bakunda kwitabira gym cyane hari nk'abantu wenda nk'ubu bavuga ngo afite akana ariko kanze gufata ugasanga arifasha ibintu by'ama proteine ama supplements bira bintu bikoresha aho icyo rero ni ikintu ngira ngo nashobora gukunda na gatoya nkuko mbikubwiye bitewe n'umubiri wanjye no kujya muri gym ngiye ntabwo njya muri gym nose ko nazaba mu bounce cyangwa ngo mbe uburwanyi bwo ndabwizeye urumva ndindwanyi pe ndindwanyi ndabizi ko ndindwanyi inubwo kuva naho nararwana ariko nzi ko tekinike zo kurwana nziza somora ndi comfortable kandi numva mfite confidence ko nzi ko ikindimo kindimo izo rero izo vitamins n'ibiki ni ibintu bikoresha abantu babikoresha cyane baba bafite target kuri ibyo bintu bari gukora akeka ko byamutunga ashaka umumaro ashaka inyama ze zimera gutya na gutya ashaka kugira iki nonge mbikora nka siporo nta kintu nagomba kujya kongeramo cyane ku mubiri wanjye ubwawo ni mwiza ku giti cyawo umubiri ubyibuha uko ushaka ukana uko ushaka bitewe n'ibyo uri kunyuramo so ku buryo nibeshye ukungana kose ndacyari nacyo nibeshye nkashyiramo ikindi kintu nanjye ubwanjye sinekeza uko nangana kandi ntabwo nabikunda simba nshaka kuba munini cyangwa ngo n'amafati iyo mfite ayo ninjiza buri munsi n'amakarori kugira ngo yasohore ubume byibura kuri size imwe niyo mpamvu ura kenshi uzasanga ntajya mpinduka ku bantu bakuzi ukiri wabo undi Badrama tugaruke wenda mu bijyanye n'ubuzima busanzwe wagize gutya mu myaka yashize twumva Badrama turamubuze tuza kumenya ko rero agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuganiriza gato ku buzima bwo muri Amerika abantu benshi bavuga nyine ngo ni ubutaka bw'isezerano ama green card yaza baka-apply bakagira gutumba bashishikarira kujyayo nyine ubundi uko tuhatekereza niko hameze itewe n'ibyo uhatekereza ariko mu by'ukuri nakubwira ko nta hantu ho kurwanira kujya icyo ni icyambere so impamvu yo kwarwana kujya nuko uko byabimeze kose guhera kuri system yariyo yose kugeza ku yanyuma nta hantu wayi comparinga n'ahandi nicyo kintu namaze kubona ko nagenze igihe kinini cyane urana natangiye ngiye gushaka ahantu ho kuba cyangwa nafatira ubundi bwene gihugu 2014 nashatse no kujya kwibugane mu bitameza 6 ora ntabwo biceka mvayo urumva ndaza ndavuga reka nshaka ni mafaranga nongere ndeba ndi nshaka amafaranga mba nikoje Dubai gahunda ro gukwamira yongeze Dubai ndareba nsanga ubuzima ntabwo bimfashije ncomoka yo ngaruka Kigali nikoza Bruxelles ndareba ubuzima bwo mu Birigi no mu Birigi ho najyana naryamana nabyuka nyoka kabareza ro badukoneje bakaduteza byose tunyura mu buzima naho ntabwo nabara n'umukoroni watumivamo so nza kugira chance noneho gukora ariko agane ko nageragezaga nizajya muri Amerika nza kugira amahirwe tsindira visa yanjye y'imyaka 10 njya muri Amerika naho njyayo ubwa mbere za 17 2017 yo bwa mbere marameze nk'abiri ndagaruka abantu atari kunura umusazi buriya uvuye muri Amerika uragarutse Kigali ko ntabwo ati mu ndetse gatoya icyenda muri 18 nabwo nsubirayo subiyeyo ngo ndavuga reka ni concentre ahantu mbanze mpamenye byanyabyo mari amezi 6 ntangira kubona itandukanirizo sasa itandukanirizo muri systeme iyo ari yo yose nkuko nabikubwiye ibi buvuzi ibe
iy'amashuri, ubuzima busanzwe, ibiyo mu kazi, ibiya politique, ibe ya demokrasi, ibe ya ndareba nsanga ibyo bintu nta handi hantu nabibonye. Mfata umwanzuro ndavuga ahangaha rero ibyo byose bafite icyo barusha abandi, ntashakira ubuzima nkagira mu rwa kabiri, byaba ari sawa cyane kuko buriya mu buzima ikintu cya mbere cyose nagira umuntu inama ni ukugira plan B. Ko noneho byo nabikoranye n'umujinya maze buriya covid buri kintu kigira ikibi n'ikiza. Covid nimbi ngiye yarambabaje ku giti cyanjye, buri gihe ndabivuga ahantu hose mvuze kuri covid ndabivuga ifilimi, ariko nanone yatumye mfata icyemezo cye cyarananiye gufata. Buriya ukuntu ugira utuntu tugushuka tukuryoheye twako kanya, ukumva ko isari yawe, ukumva ko you have everything, hakaza ikintu kikagukoma ugasanga ko wari ukeneye plan B. Nibyo navugaga cyari cyo gisubizo cyonyine. Video yaradukomye, ariko nariciraga nafata, nari mfite inshuti muri ibyo bihugu byose. Nakumva umuntu uri mu Bufaransa ukabayeho sikombayeho, nakumva umuntu uri mu Bushinwa ukabayeho sikombayeho, uri Dubai ukabayeho sikombayeho, uri muri Amerika we n'urundi rwego ari no guhembwa. Yes. Bagenerwaga amafaranga menshi cyane, bari muri lockdown. Muri lockdown abantu bagenerwaga amafaranga menshi cyane, babonaga nk'amadolari $1,500. Urabyumva? Yes. Utagiye ku kazi amafaranga ukayabona yo kugutunga, yo kugira n'ibiki. Ikindi cya kabiri nta total lockdown bagize nk'iyo twabayeho mu Rwanda, bavuga ngo gusohoka n'ibyemewe kugira ngo icyo bakoze ni udupfukamunwa, natwo turi aho. Amastade yafunze igihe gitoya, ariko guhura kw'abantu tubari ibiki amaukarange whatever restaurant byarakoraga. So nibwo nabirebye ndavuga you know what, ngize amahirwe njya kuri indege bakanatira ufite visa dushaka bene gihugu, kaga plan B kakaza kavuga ati okay burya niyo nza kuba nifite plan B nanjye abana be bakanjyana. So navuye hano mfite umujinya mvuga rero ikindi gihe ibi bitazambaho, bishobora kuzaba muri Amerika kamera nabi, ntaji iwacu kwivuko ndahafite. Iwacu bishobora kuba nabi, nkaji iwacu ahandi hakabiri naho ndahafite. Iso nizo plan B bari kuvuga. N'ibintu nakoze nka plan B bitewe n'iyi si tubaho, nta promise igira, nta sezerano, nta contract tuyigiraho. Usibye no kuvuga ngo ahandi n'umugabane wa Afurika ushobora kugira ibibazo, urabyumva muri rusange, ukavuga ati okay reka mbe nishe munsi y'iki giti. Amerika nayo ishobora kugira ibibazo, ukavuga ati reka mbe nishanga. So isilame ni ibintu nyine ukora mu buzima n'ubundi uri kwiteganyiriza, ntabwo ari ibyo kugira ngo wiratane cyangwa wishimishemo. No, nuko isi nikidutegeka ubundi nikimeze. Mu kiganiro cyashize wambazaga ati isi wayibwira iki cyangwa wayigiye n'ibiki. Ibyo byose nibyo tugomba kuyiga, kumenya ko nayo iraducalenginga, natwe tujye tuyicalenginga. Umunsi kubure hano ikubone hano uhave ujyanga. Kandi wakora byose ufite plans nyinshi, ndimwe niyanga ukurikizeho iyindi. Ukigera muri Amerika bwa mbere, harimo ukuntu twari tuvuga ati wenda ngiye kujya muri Amerika ejo nzatamana na Chris Brown, ngiye muri Amerika ejo nzabona Snoop Dogg. Ukigera muri Amerika niki cyagutonze? Byaragutonze ubundi wabashije kwiyadapta gute kugira ngo wiyadapta ubane n'abanyamerika, ube nk'umunyamerika, unabe muri iyo si yabo y'abanyamerika? Byagenze gute ukigera mu minsi ya mbere? Navuga ko mwemwe amuraki mu bintu kenshi ujya umbaza imbando mu Kristo cyane nasenga cyane, nkeka ko bijya bingirira bimfungurira inzira. Mu mahirwe ya mbere nagize ni igihugu nagiyemo mfitemo abantu benshi banzi, nanjye mfite benshi nzi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri nagiyemo nziho gakeya uko umunyamerika ateye cyangwa abaho, ndetse n'ukavuga wako nagize umugisha wo gukorana nabo igihe kinini cyane. So niyo migi nk'abanyumva, nkabanzi ibi nibi bibayo, nkabanzi nganira nabo se police biba bimeze gute, bigenda gute, akarantwana police uburyo mu munsi wa mbere police yamagaritse nitwaye nk'umuntu ufite experience kandi ntayo mfite, urabyumva.
muri restaurant hitwa nk'umuntu ufite experience kandi ntayo mfite, ariko iyo mfite ntarayishyira mu ntarayakora pratique yayo nyizi mu buryo bwa theory. So nagiye theory nyizi mu mutwe kurenza pratique, ariko ryuzi theory upratika ushobora kwica gato ugahita ukosora ugahita ubigeraho. So byaramfashije cyane rero ibyo ngibyo kuba nari nagiye nkora n'abanyamerika benshi, gera kwa n'abanyamerika benshi naho bastari benshi uko hari bivuze abenshi abonye twahuriye mu Rwanda ntabwo tweze urariya. So narakoranye nabo ndabamenya imyitwarire yabo n'ibiki, ari aba black America ari aba white America bose twarakoranye. Tujya twumva mugize ukomaze kwintu ka police, tujya twumva nk'abapolisi ngo bishe umuntu ngo George Floyd bamwisha munize, hari no doretse gupfesha ubundi ari n'ubushinwa twumva nabo ngo barashe. Ubundi koko abirabura muri Amerika ibyo bintu barabikorerwa koko, wenda nk'umuntu utaragerayo n'umuntu utaragira byumva makuru gusa akavuga ati sinzanajyayo. Ubundi koko ibyo bintu abirabura hari ukuntu bafashwe nabi bitandukanye n'abazungu wenda baba muri Amerika. Ibyo ngibyo nabyo ngira uburyo njye mbisobanura. Rafiki niwe tujya twivuga dushwana mu kiganiro abwira ngo na freedom ngiba muri Amerika ngo na baba byita human rights or whatever ibyo ikandizwa y'abazungu n'aba black n'ibiki. Reka nkubwize ukuri, ukoresheje ubwenge ibyo bintu urabibona kandi bigomba no kubaho, kandi ntabwo ari muri Amerika gusa biba. Ntabwo urugero South Africa abirabura bica abirabura bagenzi babo ngo baje kubatwara akazi, kandi ari abirabura bagenzi babo. Abirabura hari umuzungu urabona wikwica umuntu South Africa se. Ubundi ikibazo cya South Africa si abazungu ngo babatwaye ibi bakabatwara ibi, ariko nta muzungu ndabona uri kwica umuzungu mugenzi we ngo yaje kumutwara akazi. Ni abirabura muri South Africa babyikorera. Uve muri South Africa no mu bindi bihugu na za Tanzania bura ntabwo wapfa kubakurana ngo ukire ngutere imbere ngo nibiki utari umutanzania mwana yishi. Bro nyine biterwa n'umugisha ufite n'inzira wabinjiriyemo n'izindi mbaraga ufite ku ruhande, bigusaba izindi mbaraga always. Urabibona. So za Congo n'ahandi henshi cyane ku isi batwikira abantu kuko ngatarabaho, ugasanga abantu bamaze n'imyaka 60 ahantu, ariko uko bazi neza ngo duseku barabamenesheje barabirukanyije baragiye. Ibyo nibazo biri common ku isi. Noneho hakabaho iyo ugarutse ku banyamerika black America n'ibiki, Kanye West niwe wavuze ngo ubucakara was a choice, slavery was a choice. Ntabwo nabyinjiyemo cyane n'ibiki, ariko nabyo ushobora kwikurikirana ugasanga hari izihari, urumva binashoboka. Ariko ikintu ngewe ubwanjye nikoreho research nkareba aba black America nabo first of all ikosa rya mbere bakoze bakwisaza biza kurangira na government ibahinduye ngo ni African American, ngubwo bari kubashimisha. Ariko kuri nge mbibona nk'ubuswa nanone n'ubujiji, kuko ahubwo none ubakwirukanye muri cya gihugu completely, bakwise ngo African American. Ku izina ryawe bashyizeho komoka nyine ngo ubyumve neza ko kutarwa. Yes, wenda bo mu ma ID babona n'ibiki bo still na abafuru American, kwivukiye kuri bwa butaka ntabwo bongeramo aho wakomotse warakomotse kuri ubwo butaka. None ni naho nyine tubona ko aho habaye mu mistake, kandi bo bakayisupportinga. Ari naho ndakomeza kugira nkwereka ibintu nabo amakosa bitera kubera kutakira ibintu no kutamenya ko ibintu biba byarahindutse, aho ugashaka kugendera ku ntuza cyane za gakondo cyane. Gakondo ntabwo zigikora, urabyumva, kuko iyi si irikaraga, urumva ihindura ibintu buri munsi. Imbejo wari umucakara ntukiri umucakara, wishaka no kugira feelings z'ubucakara cyangwa nk'ukubonye cyangwa murebanye imba ina service akwimye wowe wiyumvishemo kuko ngo uri umucakara. Ibyo ni nko kuba imbata, nuko imbata ya gakondo, imbata y'ibitekerezo bibi, urabyumva. So iyo mvuga gutyo nukubera ko first of all bakoze icyo kintu bakomeje kuyihakana kugeza naho bigiye no mu itegeko ngo bajye bitwa African Americans. Already ubwo noneho ni mukira abanyamerika, muri abanyafrika b'abanyamerika, urabyumva. Kandi mu by'ukuri wakurikirana usibye imyaka nka 200 ishize
niho harakiboneka nk'umuntu wavuye muri Afurika akaza ari umucakara kagiye indi myaka 200 nta muntu ubaye imyaka irenze 80 ibisekuru bimaze gushira ntabwo uri umunyafurika bro mwese ubundi ngute wishimira kwitwa ikintu utazi bariya baniga nta nubwo ari abantu bakunda kugendagenda cyane hagenda bari on top muri bo urumva ukuvuga ngo abirabura gusa n'abanyamerika burangirizina ntabwo ari abantu abenshi ntabwo babazi imigabane yumva Afurika kumva ni ikintu kimwe nk'uko yumva Amerika nk'uko umunyarwanda nawe cyangwa umunyafurika yumva Amerika akagira ngo nta hantu hamwe ugera ngo pa hari igihe ujya guhaguruka nk'aho ugasanga ngo nzagutuma kuri sitani nzagutuma kuri ugasanga umuntu agiye kugutumaho ni nk'uko waba uri i Kigali ari wowe iwanyu muri Amerika ari kugutuma ku muntu uri muri South Africa urabyumva ari kugutuma ku muntu uri muri South Africa ukaba uri Buruseli ari kugutuma kuko Kigali Buruseli ni amasaha ya saa 7 mu ndege muri Amerika ni naho flying amasaha 12 utaragera kuri destination kandi you still in America urabibona so ugasanga umuntu ari hano ahubwo ngo uzansurize ngo umukobwa wanjye ngo muri Amerika ariko ugasanga nyine wowe ubi Kigali wawe i Buruseli urumva ibyo ibintu nk'ibyo ngibyo so bo rero kwitwa gutyo ngo African American ntago njyewe njya mbibabwira iyo duhuye turi gukina nkabwira bro njyewe ibintu njyewe nabinyisa ahubwo twanaserera njyewe am American I'm not African no why mbaho ingero nkabambwira okay njye kuri njye am proud to be American urumva ariko ku yindi side ni njyewe African American is no you kubera ko njyewe nzi Afrika nayikuriyemo nayivukiyemo nzi indimi zaho nzi ibiryo byaho nzi izuba ryaho wowe ikintu uzi muzima ni snow winter summer ibindi byose rero kujya kwishyiraho umusaruro wo kwitirirwa ikintu utazi ngo ushaka ngo kugaragaza ngo yo power ngo yo whatever twakabaye kuba twese tuburana ngo wapi ngo njye navuye mu ijuru twakabaye kuba twese aricyo tuburana uko imbabiza Bibiliya zitubwira ngo twavuye mu ijuru ngo twavuye muri Edeni ngo nibiki twakabaye mwese kuki tutaburana tuvuga ngo turabira ahubwo dushobora kuba turwana kujya mu ijuru imba ushaka Afurika rwanira kujya muri Afurika uzajya Afurika ikwakirwa ibyangombwa ariko wishaka kubyita cyangwa banabikwiteka you have no idea kuri icyo kintu ntago ari wavuye amaraso yawe n'ubuzima bwawe n'ibisekuru n'abasokuruza amaraso bayamenye kuri ubwo butaka barabwubatse imihanda bagize ibiki wowe ntugishaka kubyitirirwa icyo ni ikosa rya mbere nta n'ikintu noneho ufashe iyo Afurika uvuga ngo mene ngo I can't wait to go to my motherland nyokorandi usanze iki uzi iki ufasha iki ufite iki nabo none ikibazo nagera hano ndavuga ngo dore wa munyamerika niyo yamenya ko yuma gavuga ikinyarwanda ntibizamuvanaho kuba mwavuga ngo dore wa munyamerika wabwahagira nyanga urabibona ntabwo muzijya mumwakira ngo dore wa munyarwanda nese nta barundi dufite hano n'abagande bakitwa abarundi bakitwa gari kandi ari abanyarwanda baranavukiye hanga ariko ibiseko byo byavuye mu Burundi cyangwa byavuye mu Bugande urabyumva icyo kintu bakwiye nacyo kukimenya first of all ahandi rero bipfira ubyo wari majati koko barakubitwa cyangwa bagirirwa nabi cyabagiriki 80% babigiramo uruhare 80% abo banyafrika abirabura tubafatire muri rusange ari abajyayo ari abavukiyeyo tubafatire muri rusange bashaka kuzana ka kantu kameze nka revenge kwanza wotanazi inshuti yanjye arisiko ntiyakoronejwe ariso gukura ntiyakoronejwe urumva ntiyabaye umucakara ariso ntiyabaye umucakara nawe ugezeho uracyarwana n'ibintu by'ubucakara noneho n'abazungu babikoze icyo gihe ntibahari uri kubiziza umwana nawe wivukiye kureba agufata nka brother wawe ibyo byo bikorera byo mateka so umwana agiye mu gipolisi ntaza amateka y'ubucakara ntaza abakoroneje ntaza bagize iki uhuye nawe utangiye kumuhaza afaka ngo you white nigga ngo fuck you ngo why stopping me whatever urabyumva nawe agiramo iyo trauma mu mupolisi mwumva icyambere cyo agwagetse afite uburenganzira ari mu kazi ke yambaye uniform ya leta afite amabwiriza yahawe gukora akazi icya kabiri azi ko nawe mu mateka hari ibintu muhora muvuga mukabashinja ibintu batazi yumvisha kuze we nawe yumvisha kuze rero iyo trauma nawe mwese muhuje trauma none trauma ikamufata ari ukuniga ko afite ubushobozi ari ukukurasa ari ukwambika amapingu
hano kugushyira hano mu muhanda polisi hano hari igihe muhura kera kongera nawe umushoferi igihe kinini cyane yagufata iyo witwaye neza ashobora no kukubabarira niyo atakubabarira akwandikira ibyo abona biri ngombwa wakoze. Hari umuntu bahura akaba indiscipline ngo ngo njyewe ngo urashaka kumbwira ibingi imodoka jo nayivanye muri ibi ngo ukamubwira nawe agahita kwandikira ngo agasuzuguro kera byabaga yoti cyangwa agasuzuguro akaba yikuse ibindi bihungu we nafite ubushobozi bwo gukandagira no kukuniga urumva ko nta indi statement yatanga ariko uriya we ashobora kukuniga cyangwa nakurasa instead yo kwandika ngo n'agasuzuguro aho gakakikemurira urabyumva. So njya mbibona kenshi cyane nkese nge mbaye bamagaritse inshuro nyinshi bananyandikira inshuro nyinshi hasi ndajyana ikibazo nabo wako you behave bari abantu rero ukuntu batabehavinga ku bandi bagashaka kwitwaza ikintu urabyumva by'amateka ikintu cy'amateka for example mbabarumbiza ukuri ubu nona reka mbishye muri story y'u Rwanda uhuye n'umupolisi mu muhanda ukamwitegereza ugahita umubwira ngo genda wantera hamwe nkawe mpagarika nkande think about it kandi uwo mwana ubibwiye ubu dufite abapolisi uzi kujya mu gipolisi imyaka 18 ntazi n'interamuko zisa nawe azumva mu bitabo azumva mu biki waraguhagaritse usubira ngo genda wantera hamwe. Nibyo bari abapolisi b'Abanyamerika nabo bakorerwa sometimes bajya kunigana n'abari abantu. So bari babraka bashaka kwiteka no advantage sometime urumva kumva ko bakigira victime mu bintu bitari na ngombwa ko yigira victime kuri ibyo bintu ngo because I'm a black ikintu cyose umubwiye because I'm a black ntago ngiye njya supporting bitanakuyeho koko kiyo racism ibaho ari icyo nanone nicyo nshaka kukubwira. Racism ni umuntu ntago aregisha ari abantu urabyumva renganyo yigukoreye wibirenganira mu bantu ko ntago yazaranduka ngishire kubera ko ni kamere y'umuntu ku giti cye. Nese Abanyarwanda twe nitwangana hagati yacu bitugirana ibibazo ugasaba mu nyina yakwishyize yakwanze urabyumva. N'umuzungu ashobora kukwanga we akanumva ko nawe yanavuga ko nta kingira avugana n'umubraka kandi afite rezo first of all mutandukanyijwe n'uruhu wishaka kubyita ya mateka first of all ni muri bamwe. Icyo ni ikintu ngomba kumenya ko mugomba kwihanganirana mukabaho nikisi ishushanyije none wishaka ko mubaho kimwe kandi mutari na bamwe. Hari n'abantu bitiranye ibintu ngo no mwijuru ngo mwijuru hanaza nta muntu azigera areshya n'undi ibyo byo ndabikuhakaniye ngo muburire bareshya gutese buriya ubapimye bamurimo basanga bareshya ntago bare ibyo byose ni imigani ibyo ni imagine siyo z'abantu urumva no mwijuru ntago abantu bazareshya inshuti yanjye ntago uzushobora kuzicana hamwe na Paulo ntago mwijuru uzangana na Mose bro wambukije ubwoko bw'Imana hazaba nta nige ukiremwa muntu kizaho kidafite umuyobozi kandi nta umuyobozi nagangana n'umuntu wari wese wabubatse inkuge cyane niyo yaba mwijuru hazabaho ubuyobozi ashobora kuba ari n'umuyobozi wa korali w'amateraniro ya nimugoroba ariko azaba mwese mwaba mungana icyo gihe ngo na Satani ari umuyobozi mwijuru nawe yari umuyobozi mwijuru. So aba bahungu bakagenda babyitiranya ku buryo impfu nyinshi zibibona ziri weird kuko America at the end of the day ni igihugu gifite amategeko kandi arakora pe arakora. Hari igihe atakora buri uzi nk'amategeko ameka kujya atakora ni ibintu binini birenze ubwenge bwawe birimo abantu banini cyane ariko bari abaturage basanga iki ntakura amategeko atabakore arakora pe ntabwo wajyana ikibazo n'umupolisi n'ikindi tegeko ntirimufate urabyumva. So kandi nanone hakaba ikintu bitiranya ngo ntabwo itegeko ryafata polisi n'iki ngo ryose rimwice cyangwa rimwirukanishe cyangwa rimufungishe kuko uwe hari ikintu cyane kibanza kumuprotectinga mbere y'ayo mategeko kuba yari ari mu kazi ashobora kujyamo na accident itegeko ryo rishobora no kweka usanga bingana na accident kuba yarashuwe umuntu wowe ukabyita ko ari racism. Iryo tegeko ryo rireba icyabiteye rireba intention yavuye ubundi simba warakaje umuntu ufite imbunda ariko uyemerewe kuyitunga no kuyikoresha wadufite kucega itegeko rya muhana like nkaho yavuye mu rugo iwakaza agaparika ku muryango akwita icyo akaza akakurasa ibintu bitandukanye. So ibyo bintu barage babyipakiramo biba nka kamere umuntu ari kunywa urumogi mpoza
hey motherfucker yo nigga hey what's up why you stopping here. Ikindi cya kabiri n'abana natwe tugira hari abava hano bakagenda ugasanga agiye ari umwana akuriyeyo hari aho barasa no mitsi zaro barashe za Michigan n'andi gutyo ibiki birambabaza cyane ariko ajya kureba nawe muvoma yagize action yagize ukibaza ubundi kubera iki wabikoze noneho ukukina amateka atakubwira common sense yange ikore neza imbuzi ko abirabura bateza bakuna guteza ibyo bibazo bakava modoka bakiruka nanda n'ibimogi bafite n'imbunda se bafite zitemewe n'ibiki bakaraswa ukiwo ujya kumwe muri abo ngabo urabyumva ugasanga umuntu polisi iramuhagaritse reka nkubwire niyo umupolisi yakwibeshya kwikosa guhagarikiye cyangwa guhagarika kwibeshyeho ngiye kuri nge numva nta reason ni mufite yo kwamaza ngo why you stop me. Icyambere ugomba no kumwubahira n'akazari umuntu mwese ukashobora no kugwagarika ugati nyamara hagarara ari ndagiye kunyura gari ya moshi man uzi ko amuhagarika nta kintu uravuga leta man urirahure uramagarika kwera iki wo magarika gute ibi byo bintu byanyu ndabazi ubu nguje kunga no bugoryi bwanyu ngo bwa mbere wa mwagrishi wabanze kuba aggressive most of the time no barabakora most of the time bari abana ba aggressive bari abapolisi urumva n'abari abapolisi sishyashya hari waravutse mu muryango w'abagome bafite ubugome bakomera kuri basokuza uko nakubwenga icyaha ni gatozi na bibiri nikibivuga ntaga abantu twese twaba kimwe nese abazungukazi niturongorana abazungukazi nitubyarana nitubaza aba perezida n'ibindi byose it's like yo bibaho ko hari uwagira ku gatima urumva ariko ntago ari buri muntu wese ntago ari kameze so ushaka ari gufatana buri muntu wese ngo umufate nk'uwundi awe behavinga ku giti cyawe urebe what's next urabibona icyo nicyo batagira no gushaka gukoresha amateka ukayakoresha igihe cyose ni ntacyo kiri navuga ni nkuko waba uri hano mu Rwanda ukajya muri restaurant ngo njye nararokotse ngomba kubiruhura urumva ibyo bisumba bigikora ntabwo bikora isi yarahindutse ubuzima burahinduka urababaye yego ariko hari n'izindi facilities nayo washyiriweho urabibona so nabo ari facilities bashyirweho mu mashuri bagira mu biki bahabwa kwiga bahabwa gukina babahereza za basket bahereza za rugby bahereza ibiki byose kugira nabo bahereje president yaba yari ishusho babahaye cyangwa ibiki ibyo birabare ariko hari uburyo bikora ikindi cya kabiri nyine icyo gihugu ukirimo ubundi uragisenya ukirwanya ukirimo nawe ugituyemo kubera iki kuko ushaka no kumakoma umwana ubyara uramubwira ibyo bintu why ibyo bintu rero nago njya mbiha agaciro cyane ngabirabura ngo barapfa muri Amerika cyane n'abazungu barapfa urumva n'abazungu barapfa ahubwo impamvu abazungu badapfa cyane they respect their country they respect people umuzungu wamufata umubraka ntago ndabona umuzungu umupolisi w'umubraka yafasha kisaza ngo kari umwirabura uramfashe ngo bigenze gute ariko 90% mbona umuzungu afashe umubraka bari guserera kisaza ni gake uzabona abazungu bari guserera n'abapolisi barahari basera n'aba dealer ibiki bisambo nyine yakoze nyine wava makaniruka banarwana baranarasana neza bazungu barasana nese iyo wumva nkejo bundi wumva ngo muri Houston bisha abana 20 na bangaye igihe Trump yisazaga Biden ngo mukure imbunda Trump na ati wapi nago maziko n'ibiki tubwo mushaka protecting abana nese barashabirabura nese warashe no mwirabura n'abazungu bararasana bari abantu noneho bafite n'imico yo kurasa kwica umuntu sometimes we iyo abidesize ni ibintu byoroshye kurabizi no kuri suicide nibo ba mbere mu kwiyahura n'iki ugomba kumera abo bantu ahubwo wowe wagakwiye kuba ukoresha amahirwe ufite ahubwo kubuta nahuye nabo ukanamenya no kubakontorora kurenza uko bagukontorora urabyumva je nibyo nemera ntekereza ko ari n'inama nziza nkuko wavuze ko ukigerayo wabanje no kwiga ko ugomba kubaho nyine ukigezeyo ntekereza ko buri muntu wese ugiye kujyayo akwiye kwiga kubana n'abo bantu kwiga kwiadapta muri icyo gihugu no kumenya imibereho y'icyo gihugu cyane ko Amerika ni igihugu twemera twese ko kiri imbere mu bintu byinshi wavuze muri every system wavuze ko kiyoboye mu bintu byinshi mu by'ukuri n'uwavuga ko Amerika ni super power nyine wabyemera utanabyemera icyo navuga nta bwami butarangira nta bukorone budashira nta munyagitugu uhora iteka nta niki ariko yari habariho no wavuga ko ni super power it's a super power baratuyoboye ku isi yose
bavuga ko Amerika iyoboye isi ntiyaba yibeshye niko biri nyine aho gutabyumva niwe waba wibeshye yaba afite ikibazo so Badi wabaye muri industry mu Rwanda ujya muri Amerika wabayemo imyaka myinshi irenga 7 cyangwa n'10 gutyo uba muri industry cyane ko ushobora ko wigeze kuba umuhanzi mbere yo kuba ujya muri management ariko munjane alright wabaye umuhanzi uva kuri urwo rwego rwo umuhanzi ujya kuba organizer ama event wowe producer I'm a executive producer, alright. Mu byukuri nawe wivuga ntabwo abibeshye wavuga ko you produced a lot of things in the industry mu Rwanda. Ni bigano mukora ni producing. Bimenye mu byukuri umuntu navuze ngo biri inyuma ni Badrama ntukagire ngari gukina ari biri inyuma nyine mu byumwe cyangwa ukunde no utazi cyangwa utari kubona. Yes. Hari industry mu Rwanda wabaye igihe kinini hari n'uruhare wagizemo kugira ngo ibe yazamuka wagiye no muri Amerika mu rwego rwo kwiga n'ibindi bitandukanye wabonye ko hari uburyo nyine bakora ibintu bitandukanye n'ibyo mu Rwanda mu byukuri bitandukana gute cyane kuko mu Rwanda no kubavuga ngo umusani yaragiye ngashishe mu Munyamerika ariko no muri ya dembeshe n'ubundi style ntibigere ku rwego yifuza ko bigeraho ubundi muri Amerika bakora ibintu bizaba gute bitandukanye no mu Rwanda kuki tubona bi boosting bikagera kure cyane kurusha mu Rwanda bisa nk'ibiguma hasi cyane number 1 nkuko nabikubwiye nitukirengagize nanone amateka ukuntu abateye cyangwa nibiki bari abantu baradukoroneje urabyumva badutegeka kwiga indimi zabo bari bafite impamvu zira ibintu abantu hari jura n'umuntu ngo kukavuga icyongereza ngo cyadaye kumva n'uwadanje iyo umuntu nemera wadanje no ururimi rwe neza urabyumva uvuga ururimi rwe neza kandi n'urukunda kanaruteza imbere uriya niyo mbona nk'umuntu wadanje bari abantu biba bafata nk'abasore bari yana bameze nk'abari mu kidumu bagenda bafite n'ubwibone bwinshi cyane murabibona so uko impamvu mbivuga bariya bo bakituzaniye ngo tukige bagiraga ngo dukomeze tubakurikirane tunabumve kandi banabashe kudukontorora abashe no kuza agire nabo akorana nabo bamwe banabyumva bakemfluencinga n'abatabyumva ashobora no kuba yitavuga ati ubwo azi icyongereza ari n'umwe niwe ari no gukorana ashobora no kubwira abaroko reka mete mu kwita ifaranga ifana ryabuze umwana w'Imana se nubizi hashita kwifara ashobora kuza ugasanga wo bawe uri kuvuga urwo rurimi urabasha no kuvugana bariya amukubisa inota ati bariya ndashaka ko tubica tukabarangiza cyangwa tubashyiremo izindi ko umuntu wagoye amafaranga akubwira ikintu ukora ku bandi ukagikora uracyumva neza ejo ashobora kuza yakoze ibi virus bye n'ibiki yagiye kubitera mu bana bwa ati wowe ufashe miliyoni yawe $1 urumva ariko abandi genda basensibilize ko agomba kuza kiteza ibi bishinge nubwo bamaze kwivumbura ko bizabica n'ibiki ariko wewe basensibilize abantu ufite yabo ariko bya birimo bitanariho ntago banaza hano ubundi iyo tuba tuvuga bya birimo byabari abantu ibi twirwa tuvuga ngo baraho bari guteza umwiryana iyo tutajya mu birimi byango dutega kondo zacu baza gute se bura nuko basko tunabumva bamugana icyo ni icyambere ni ikiri cya kabiri batwinfluencinga mu bundi buryo ubu ngubu batuzaniye radio ariko bayikuye iwabo baduha radio ko baduha umunara tugenda tubigira nyuma n'ibindi none ugasanga mbere yuko tumenya n'iby'iwacu twamenya iby'iwabo urabyumva so wari kumaza impamvu nyine ibyabo biboost mukabona bitwikubise hano n'ibiki nayamye ibyo ugarutse gato no muri entertainment umuntu arumva ko yabaye wadanje nkuko ari gukina indirimbo za Rihanna za Beyonce ari umu DJ ari umunyamakuru nyamarizi wabo ziraho ziri gupfira hehe kuri high disc aho ngaho murabyumva so rero bamaze kutwinfluencinga mu buryo bwose bushoboka ntago ari umuziki gusa n'umwigaragambyo wa muri Amerika ukawumenya Florime udagapfa nkuko bivuga ukabimenya urabyumva ugasanga hari n'abahangayika none se n'abantu usanga bari kurira ngo Chelsea yatsinzwe ukajya bazi igituye ukibaza ikintu bafite kuri Chelsea man Musanze yatsinzwe ntacyo uvuga Kiyovu yatsinzwe ntacyo uvuga urumva ko usobanutse kuri kurira ngo Chelsea yatsinzwe ibyo birabareba so ibyo rero bariya baradutangatanze badushyira n'ibitekerezo byabo badushyira kuba imbata zabo batugira kuba colonization ubukoroni cyangwa se ntabwo yarangiye
ahubwo ijyana na tekinoloji. So rero turacyabacakara ibintu bakora, turacyabacakara ibintu bakora, yavuye mu gukubita ibinyafu n'ibiki iva mu kudukubita imirongo bakadusukumira ngo za iPhone, bakadusukumira ibiki bakakomeza akadukontrola tukaba abafana y'ibintu byabo aho kugira ngo dufane ibyacu, urumva. So navuga ko nta bindi birenze, bari hejuru cyane mu buryo bw'ibintu byari byo byose kugira ngo ibintu byabo bitugereho biraborohera. Nese televiziyo zacu zifata inkuru yaciye kuri CNN zikayizana zikayigucira hano Kigali kuri TV cyangwa ntabwo ndabona CNN iri gufatira byavuye kuri TV Kigali ngo CNN. So nese ni gute abo bantu ajya kuvuga ngo ibyabo bitugeraho izi ni cyangwa umuntu akajya kubyitanya n'umwana wibera no patikano bikora byadanje agaje ngo wowe ngo gusenga zamenya nka Kendrick Lamar ryaye for real wibeshye inshuti yawe. Kendrick Lamar none se kari twe tubaha amajwi menshi kugira ngo batorwe uko twe twize n'ibyo birimo ibyaho tukabimenya, ariko bo ntibaduha amajwi menshi baduha batazi birimo ibyacu. Bambwa ntibahera he ubu twakabaye kuba umuntu akara ngo views z'abanyamerika muzabongeza ngo ni nini kwako nawe wakozeho, ariko umunyamerika ntabwo ashobora kuguha views neza, yagwa views binatumva, umwongereza yagwa comment se binatumva, ntabwo bishoboka. Utararenga kuri icyo kintu wenda cy'ururimi cyuko baratuzanyemo ibintu by'indimi no kuba baririmba ibintu tubasha kumva. Mu muziki twemera ko hari ibintu nyine like atuzitaye twaba duto twaba tunini, ariko dufasha umusani kuva ku rwego rumwe akajya ku rundi. Turi kuvuga muri iyi minsi, turavuga muri Afrika, twavuga ba Burna Boy, ba Wizkid, ba Davido, mu by'ukuri baririmba icyongereza. Mu Rwanda dufite ikibazo cy'abahanzi nk'uko twavugaga bakomeza kubasa nk'abaririmba ikinyarwanda cyane. Mu by'ukuri mu myumvire yawe cyangwa muri experience ufite, wemera ko ururimi rwumvwa n'abantu benshi rugira effect mu kuzamuka k'umuziki uve ku rwego rumwe ujye ku rundi? Nk'urugero hari umunyarwanda uririmba icyongereza mu by'ukuri yamenyekana akagera no handi henshi cyane rwose. Aho ngaho na nubwo biraza byari iki ari ururimi, biraza ari kimwe mu ndwara industry yacu irwaye. Kuva kera ibyo nabyumvaga nanatangira n'umuziki, hari n'abantu byazimije muri ya mvugo y'abavuga ngo yo kuzimya, ko barapaga mu cyongereza bakagera mu biki, kuko hari n'igihe usanga n'ukora kuri radio cyangwa kuri icyo kinyamakuru icyongereza cye kitari ku rwego rwo kumva nawe ubwawe byo kujya ajye kugufatira umwanya wo gukora interview cyangwa gukoresha interview cyangwa kupromote ibintu nawe ubwe atabyumvishe neza bikaba ikibazo. Ariko muri rusange in general hakabamo ko bishyizemo icyo kintu ngo nyine kugira ngo umenyekane umutembere ngo ukuririmba ikinyarwanda, uririmba mu kinyarwanda, I mean here ariko iyo ni defo ni indwara. None se umuntu wajya kumubaza none se mbone inkuru zayo ukinanga indirimbo ngo z'igiswahili ngo twe turabaswahili ngo nyine uzakina indirimbo z'icyongereza ngo twe tucyongereza, kandi ikindi yari hana ukindi yari Minaj, hip hop ya metkumba ari ya Kanye West, ari ya Jay-Z, biriya byo ni indwara. Nta hantu bihuriye. Umwana wamupromotize neza urimba ikinyarwanda yanagera kure cyane, n'abandi arebe icyongereza urimba wari wize ibyo bintu by'abo bantu neza, warabyize urabizi, ibyo uvuga urabizi neza, ubundi muri smart muri ibyo nabyo rwose. Ngiye mbaye n'abana barimba mu cyongereza cyangwa mu Kigali bazije banyandikira, twashyizeho competition bafata amabit nabo bari coding nabo wereze biriya byo ni ikintu nakandi kantu industry yacu kwiga aba promoter bakwiye kwigaho bagapushinga ibyo n'uko bapushinga inyarwanda, kuko urimo pushinga Burna Boy none we aririmba ibiru waro imbari ibiru waro ibyiga ibyongereza bivanze n'ibinyanisheriya ariko muri make nabanze bicyongereza, ariko imucuranga Wizkid gacunga Burna Boy gacunga ni umwana w'umunyarwanda urimba icyongereza, ni mucuranga neza gucuranga ku kamiliyoni arakuririmbira ikigani, uracuranga Rema arakuririmbira ikigani, kucyumva ko umwana w'umunyarwanda arimba ikigani atagomba gupromote umuntu warimba ikinyarwanda. N'ubundi byose mwabiteje agaciro mukunda ikinyarwanda, n'ubundi nimwakina n'iz'icyongereza mwakaye ko mupromoting iz'ikinyarwanda gusa. So rero imba mupromotinga byose ni mupromotinga byose muri rusange. Kandi ngewe ntekereza ko ari ibintu wenda imibare igaragaza, nk'ubu tugiye mu ruganda rw'umuziki nyarwanda
indirimbo yabayeho yarebwe cyane kuva u Rwanda rwamenye umuziki ni indirimbo ya Meddy bita Slowly ni indirimbo iri mu cyongereza cyinshi na 80% akanyarwanda karimo n'utugambo nka tumwe cyangwa tubiri ntabwo turangaho akakari tuvuga nshobora kwifite views zirenga miliyoni 80 hari indirimbo za Diamond Platinum zitaragira izo views mu byukuri indirimbo ya Bruce Melodie nayo yarebwe cyane indirimbo ya Catherine yandikiwe n'umuntu bita Mike Kayihura ariko nari mu cyongereza cyinshi kuko iri mu cyongereza nibura abantu impamvu banayikunze hari ivanzemo n'igiswahili nibura waririmbye ibintu benshi abantu benshi bumva mu byukuri wenda iki kintu dushobora kucyanzura tuvuga ko wenda mu Rwanda ntabwo dufite abantu benshi miliyoni 11 wenda gusa cyangwa 10 na zingahe ariko ntizirenga 20 zumva ikinyarwanda n'abari ku isi tubateranyije bose bacyumva ariko igiswahili ni ururimi rwa Afrika ibihugu byinshi no muri South Africa bakivuga niza Tanzania Kenya Congo benshi bavuga igiswahili na Uganda bakamiliyoni za badirisha zavuga ziri mu Giswahili wa mugani baje bafata isoko mu byukuri hano tushobora kwanzura tuvuga ko ururimi ari ikintu cy'ingenzi cyane ahubwo mu rwego rwo kubyagura period iyo ni fact kandi nawe ibintu geranyije urabyiyumviye indirimbo ya Meddy by the way Meddy nawe tuyadushana kumujijinganya abo n'ibiki cy'amateka Meddy wari we udasanzwe kuko ibyo bintu uvuze yakoze tujye twemera iki umuntu yakoze umuntu yasetinze record ye aba yayisetinze nimba ndi bad ama bad nta kintu wabihindura nipfa nzapfa ndi bad n'abanyenye n'abanyizi nzaba ndi bad ntabwo uzahindura mu giti kintu kandi nta n'ufite uzita icyo kintu kandi nta n'ikintu wakora ngo usibe ibyo nakoze byaba bibi byaba byiza ni nka Meddy tujye tubyemera ko afite record zidasanzwe zirenze ari umuhanzi urenze ariko nibiza ku kibazo cy'indimi nkuko wari ubivuze cyangwa cy'ururimi first of all muri iyo ndirimbo ye iriya ndirimbo ya Meddy nkuko wari ubivuze usibye Diamond collab nizo zishobora ariko nawe nta ndirimbo yigeze akora ku giti gisa sinzi nzakorera research ishobora kugira miliyoni 80 urabyumva ugateranya Katarina nkuko wari ubivuze ati nawe yarazamutse kuko ivanzemo igiswahili n'icyongereza cyane ibyo rero fact icyo bishatse kuvuga nabyo narimvuze ahubwo abanyanzi b'Abanyarwanda batangiye baririmba icyongereza cyinshi cyane banabyigireho icyo bishatse kuvuga miliyoni z'Abanyarwanda uziteranyije abumva ikinyarwanda bose usibye 12 ziri mu gihugu zose zishobora kunyanzika kujya muri miliyoni 40 niziri hanze nizigize ikime bongewe n'abarundi nabo mu kinyarwanda urumva bongewe abimasisi nabo bumva ikinyarwanda bari ngo muri masisi so jwa kujya muri miliyoni 40 abo bose nabwo wagera ukagabanya ukareba bakoresha internet aje kujya kuri internet ntabwo bashobora kurenga miliyoni 5 muri izo nka miliyoni 10 so icyo bishatse kuvuga niki Meddy nyine yaravuga ati ibi birimi byadukoneje n'ubundi reka tujye tunabiririmba nabo banabibone n'ibiki nibyo byari nakubwira kuko icyo gihe umwongereza arayumva twari tubona mu maversiyeri ya Liverpool urumva umudage yumva umunyamerika yumva umucya yumva ururimi ntago ari ikibazo kirenze cyane ku muziki ko nawo muziki ni melody akenshi na beats ariko mu rwego rwo kwagura amasoko ururimi n'urwo rwa mbere n'urwo rw'ingenzi niyo mpamvu izo ndirimbo zarebwe cyane abanyakenya barazireba abakenya Uganda bazireba abatanzania bazirebe kubera ururimi ko babashe kumva ibirimo so nta mpamvu atari bubikunde niyo mpamvu rero muri ibyo binavugaga n'abandi bana batekereze kuririmba icyongereza aho kuvuga cyane byihuse no kwimigizwa ko at the end of the day dufite population ngiye ibintu njya bivuga abantu ntibabyumve man population dufite ntabwo twemera gukizwa n'ibintu dukora bya entertainment tubikora kenshi kubwishyaka kubwo kubikunda kuba n'impano dufite ariko wowe ni wicara ngo ujye gutegereza ngo umuhanzi nka Diamond muri iki gihugu ntabwo navuga kundi Diamond nyine muri iki gihugu anakomeye kurenza Meddy kugira ngo ubyumve we dufite Diamond wacu ku rwego rwo hejuru w'igihugu cyose konseri Diamond yakora Meddy yayikora kandi akayuzuza ashobora no kuyuza kurenza Diamond iyo Meddy yakora urabyumva Bruce Melodie iyo yakora Harmonize ntiyanayikora turakemeranya kabisa uracyumva neza ntiyanayikora bivuga ngo dufite ba Harmonize dufite ba Diamond ariko ikibazo twe ntago basohoka ntago yapfa kubona ikiraka muri Kenya
barabakunze akarimo kamwe konyine iziki ya buriya bari nk'icyongereza gusa Bruce Melodie urwego ageze ari icyongereza nyine yaba ari muri Afurika yose byataye nawe tuvuge tutumugira n'urwego cyane rwose yaba ari muri Afurika yose abantu byagiye bigakundira sinzi n'ukubera ko nanone bagize umuziki uri unique abantu ntibazabyiteye icyo kintu abantu bagishaka kukitiranya uretse ngo bafare pupa ngo nabakofi ngo kubera ikibo ngo byabakundira akabarimba international bro ikintu cya mbere nuko bafite umuziki wihariye kandi wihariye gakore marita mixing n'ikindi kintu yabo bo bivumburiye sibo bavumbuye amanota y'umuziki ariko buriya sound y'umuziki iravumburwa ku bantu batanabizi iyi rumba y'Iwacu wenda yo muri Kongo yagiye yashyizwe umuryango w'abibumbye wafashe rumba uyishyira mu bintu mu murage w'isi icyo bita umurage ibintu bishyashya abantu barazanye bikaze bigakwira ahantu hose bigafita nkuko twumva icyongereza ari umurage rumba umuziki wa rumba umuryango w'abibumbye warabiteranye urabyemeza uri mu murage w'isi so buriya rero kugira ngo ikintu gikore history nk'iyo nuko kiba kiri unique kiba kiri original nyine ni nk'uko bwangingagi kwisi niyo wazenguruka ntabwo ushobora kubona mountain gorilla ahandi ahariho hose baragerageje abanyamerika kuzazishyira muri za zoo zirashira aje mu laboratoire zirapfa zirashira niyo mpamvu akanya bazakishyura 1500 just for 1 hour uyirebe utahe uwo ni umutungo Imana yaratwiyereka avuga ati namwe to mujyana kangara ni nuko twavumburiye rumba barabavumbuye rumba yabo barayikora igera naho imba umuryango wabibumbye warica ukabitekereza kuko nawe amaze ko influenced abarimo nawe bamaze gukorwa ku mutima n'uwo muziki icyo gihe abo bazabikora none twebwe umuziki tunufite mu Rwanda nabyo mbikubwiye utanuka umuziki wa Bruce wenda n'uwaba Masamba n'uwaba Impara n'ibiki nabo kuri ziriya gakondo hari abahanzi bakomeye cyane hari abahanzi mu Rwanda bakoze ibitaramo birenze batwara nkakora award sample yatwaye yayitwaye ariko hariya babagiye muri buri gihugu gushaka umwimerere wabo icyo gihe ushobora kuba selected uracyumva iyo myimerere bakayina kayiteranya niyo kwisi ikintu kinini cyane abakontamo n'abahanga b'umuziki baba bicaye ntago ari za public zisanzwe n'abahanga b'umuziki baba uducurangisho kumva amajwi kumva inyikirizo ukuntu zimeze bakabona gutanga ibikombe ntago ari abapfa ntago umufana wo muri Kameruni yamenya indirimbo ya Samputu biragoye urabyumva nono ari izo gakondo ariko ishobora kujya muri festival kuko byo bibuhabwa ama festival urabyumva ni naho kenshi ukunda kumenyekanira niho abantu nk'abayisunduru baba barakiriye cyane kuko isunduru afite ibirima ririmba musina nabizi mba n'ibyongereza cyangwa ari ibirimi urabyumva ariko festival zose zibaho kwisi kuko zibanda ku bintu biri original zaramuselectinze nta kuntu atabumukire urabyumva ariko ugiye rero kuvuga ngo ngabandi ngo kuki batamenyekana bari kuririmba icyambere umuziki uri kuririmba ntago ari uwanyu umuziki uri kuririmba urasa nka Justin Bieber ntese wayo umunyamerika yo gufata umwanya ugushaka guhangana ni buri gushishuraho afite Justin Bieber none mutanarimba n'ururimi rumwe urabyumva so aho ngaho bya Bieber ukabishyira mu Kinyarwanda niho tugenda tugwa hanyuma ntuza population byo navugaga ngo abantu badashaka kujya babyemera bari abatipe bo impamvu babikoze population yawe icyambere cyo ni nanini n'ubusa uriya Kongo hari Kongo Brazzaville na Kongo ni nk'ibihugu bimwe population zo bafite naho urazizi ko zingana Kongo urabizi ni nk'igihugu cya gatatu mu Afrika kinini benshi urabyumva so hanyuma kwanza kuva Sudani bayica bice bimenya ko ari rasi ya mbere cyangwa ya kabiri nyuma ya Algeria urabyumva so influence ibyo bihugu noneho plasiko umuziki wabo wari ufite na dance nayo byatari ibyo bintu ni ibintu birenze umuziki wabo ufite na dance yabo kuko nanone burya ushobora kutumva audio ukareba image ukareba izo dance ukabona biri fani bikagutwara kuko twese twatangiye kureba gukunda Amerika no gukunda Hollywood nta cyongereza kirakandagira mu Rwanda icyongereza amenye ko kibaho ngeze mu wa kabiri secondaire I think
ugatanye kuzana ngo ibyongereza urabyumva ariko twarebaga Hollywood twarebaga filime za bavandame za ba Chick Norris n'ibiki kubera nta mashusho ntabwo nashobora kujya ku indirimbo ya Michael Jackson nyumvamo ibiki se nta n'ikintu ndi bwumvemo urabyumva ariko Michael Jackson ya dansinze umuziki wari ufite nawe dance nawe yizaniye biri mu bintu buri ikintu kiye kuba kinini cyane hari itandukanye hari ikindi kintu cyifatizo kiba gifite kirengeje ibindi iyo uvuze Michael Jackson ni umuntu wazanye iyo pop ayiha na dance abandi bose muzabikora mukura muri dance ya Michael Jackson ntabwo umuntu atari gufatwa nk'Imana ku isi nk'uko babivuga urabyumva n'abakongomani the same shit urumva so rero twebwe population dufite miliyoni 10 na zingahe kuvuga ngo uzaba international bro tukirwa duhatwana ngo tube international tubatuka tubagira iki hari aho tuba turengera imba babaye best in national ubwabyo ni akazi gakomeye kandi biba bihagije ugerageje hari ibindi utazahindura kubera amateka yawe wenda tutarabivaho n'aba badamu tuvuga nyine ngo barenze baza mu Rwanda bakageza Burundi bituma batwite byatari uziko kubera wenda havuga ibintu bya Swahili Nation ngakomeza ribe muri Swahili uziko nawe mu bihembo twavuga nyine izi international awards za BET za Grammy wenda atahira kuba nomine ariko wenda tuvuga Rayvanny afite BET no kuba nomine rimwe gusa ahubwo Dickens aba nomine we ngo mugani inshuro zirenze ariko mu byukuri biragaragaza umwimerere w'ibintu yakoze byatari ko afite BET awards afite nomination muri Grammy awards Dickens nibyo mvuga nawe uzamurebe ibiriya bimutwara hariya byose bitandukanye na za Stamina yaririmba nguvuga ngo Stamina na yandi joke agomba ko yaririmba urumva n'undi munyamerika agomba ko yaririmba n'ibindi byose ariko nawe yageze igihe arabati n'ibyari byo guhahiraho ubu muramenye reka noneho sasa baho umwimerere urumva bakwita za Cynthia Rose urumva bakwita ibintu by'abashutinga mu makoma n'iki umunyarwanda n'umuzana video mu makoma ahubwo yatwita ruri muri helicopter abanyarwanda bafite n'ikibazo zari muri helicopter ibintu bikabadana buri ngo ngumuse mu video mu nyanya ngo nyine ntacyo nayireba inyanya n'ibiryo byacu rino bidutunze n'umuco wacu gakondo yacu uramenyekana iki gihugu biragira ibice ariko we mu bishaka ushaka kunya kwambara nka Madonna uri unana tubona kuri scene atazamenya gutanuka Madonna nanjye ko akabita ubona ko wowe uri pirate murabibona dukunda gupirata dukunda kwipasa muremure dukunda kwirengagiza umwimerere no kwirengagiza umwimerere nibyo bintu bigenda bitubaho tugaruka ku bintu bya awards dukomeje ku bintu bya awards ari international no mu Rwanda tugira awards cyangwa twaranagize kera za Salax zikibaho haje ngo za The Choice Sound and Music Awards ariko ni ibintu twavuga bitavugwaho rumwe mu Rwanda byageze igihe tubyakira ko nyine ni kata nta kundi ndibuka Bulldog ajya gufata guma aravuga ngo sinzi kata bicamo ariko nyine ibintu nk'ibyo Grammy Awards zimaze kubisha ubundi muri Amerika twagiye tubona ba Chris Brown biramata avuga ati umuntu bahe awards twari duhanganye ariko simuzi Burna Boy yari afite last igomba guhatana n'izindi ndirimbo muri Grammy Awards nabwo tubona ntiyabyishimira ibintu kuba muri Amerika ujye ukurikirana industry muri Amerika ibintu byakata by'Kigali byarageze muri Amerika cyangwa naho birahaba nyine wambwa ni wabona naho byahereye utabizi kata ku isi yose bamwe ku isi yose kandi mu bintu byose imba katiba muri politike umuntu agatorwa nka Biden na ku mbaraga nuzikari nk'imbaraga arabyumva ntabwo nta hantu hatabakata ahubwo hari kata zifite ubwenge zinashingira utajya kugereranya nanone nibyo byari mubwira abantu bashobora kopiye kata remba baragiye bakopiye kata ikava muri Amerika ikaza ikamucyanya Pacifica ikaza ikagera i Burayi bakopiye kata ikagera Ethiopia ikamanuka ikagera i Kigali yagiye kugera i Kigali ari ubu igera i Kigali noneho buriya ava kuri kata nk'iya miliyoni y'amadolari ukaza ukajya kuri kata y'igihumbi umuntu akaba yatanga inoti y'igihumbi agahabwa amahirwe babujije undi amahirwe y'ibintu by'agaciro ka miliyoni na miliyoni
kuko atanze inoti y'igihumbi. Kata zacu zikabamo umuntu ko musangira nayo ikabakata. Ngayibaze kweli. Kata yacu ikaba ko umuntu ameze nk'igikoresho cyawe. Kuko ufite ibyungukiraho. Umwungukiraho, umutuma ushaka, umukenera ukamubona, akuririmba, agupostinga nayo ikabakata. Urabiyumva? Zira ikata zanga uvuze mari abantu bo ari nakata bashobora gukora ari urwego rwo ku-expandinga ibyo bakora. Bakarakavuga ati reka tuyedi Kenzo para abanyafrika nabo nakajya batureba nabi. Urabyumva? That makes sense. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri iminsi Nigeria kuzamuka n'ibikireka tunome Bana Boy tubahe courage. Iyi ni nakata yo guha abantu courage. Urabyumva? Nibure yakata nubwo yabangamira umuntu umwe ariko izungukiramo benshi. Izungukiramo benshi. None n'abantu bakuru bafite icyizere. Bakakavuga ati karaga uko muri Tanzania mu byukuri nyine n'undi karaho ni cyari kureka twinspiring Swahili nation. Wenda tumugire nomine. Iyo kata ni kati mu bwenge kandi yubaka benshi. Naho ugiye kubijyanye na kata za hano wacu. Za hano wacu ni y'umuntu gusa ko yategereje yabiyijoro urumva zirazo amawadiyo tugira bro. Nibiraho to. Imari ikintu giteye umutwe muri iki gihugu ni abatsi. Ibintu byo guselectinga abantu n'ibintu byo gucomparinga abantu. Hano kubera ko abafite ubushobozi bwo gucomparinga abantu n'abantu bishwe n'amarangamutima, bishwe n'icyo wabahaye urumva n'abantu ku buryo bro biteye agahinda. Nese ahangaha kariho hantu honyine nagiye kubona nkabona ibyo nakubwiraga. United States ifite state 50. Ariko indi ndirimbo ari ya mbere muri Amerika. Aba ari ya mbere muri Amerika yose. Urajya muri India usanga ari ya mbere, ujye muri Michigan usanga ari ya mbere, ujye Texas, ujye Washington, ujye za DC, ujye za Ohio, ujye za hehe. Kuko at the end of the day wawe kutana abaho gusomokana ukavuga ati ibi bintu nimba bifite amanota ngewe nimba ntane kunze personal ariko ukoresha n'icyo bita kamaramaka. Minye ko birenze kandi urebe ugati imba abantu mi radio 50 zatoye ikintu okay. Urumva kandi none nanjye cyo ndi gushaka gushyiraho ari ibintu bisa ni umuziki wenda nagaruka ngo batoye mira abantu gutora umwira umuzungu. Urumva cyabatoye imbwa wowe utora ihene. Urumva zose ni imbwa ariko avuze imbwa niyo nziza abantu n'ibihumbi. So special no ibintu nk'ibyo bya music urumva ari ukuntu babikwiye gusa nk'ibijyana none hano ushobora kugenda ugasanga indirimbo hano iri muri top 10 ku Isango kuri Flash nubwo bayinomine. Ugiye kuri Radio Rwanda usanga ahubwo ni ya mbere. Umanuka ujye Kisses FM usanga ya 18. Umanuka ujye ibirabigoro bishagare kandi mu byukuri Rwanda na rutoya wa mugari. None ikindi cya kabiri bo bwabo byibura abanaganiri ntabwo tuba dufite abanyamakuru ba entertainment cyangwa kuri ama top 10 barenze 10 mu gihugu cyangwa 20. Bashobora no guhana amakuru akavuga wowe urabibona gute byibura no bakajya debaya. Urabyumva ariko ko buri muntu umwe na marangamutima ye n'agace yifatiye n'ibiki byose ikintu bashobora gukoraho itandukanirizo wenda ari icyo bagomba hari abashobora kubyitwaza ngo twebwe hano ngo niwe ukunzwe cyane kuko ushobora kujya nko kuri Musanze ugasanga indirimbo ya mbere iriho i Kigali ya mbere ni ya Bruce Melodie kuri Musanze ya mbere iriho ni y'umuntu w'Imusanze nyine aho ngaho uri lokani ya December. Urabyumva kuko nizakata nyine bo barahamagara n'abararebana ntabwo ari n'ibiki ibyo ngibyo ndabyumva ariko ushobora kugira ebyiri ukavuga indirimbo ikunzwe muri Musanze cyangwa iz'abanzi Musanze akagira n'urutonde rwo kuvuga ngo kuko icyo gihe nubikora uzahanganisha izo muri Musanze gusa ariko ntabwo ushobora kumereza fact yanyumvisha ngo waselecting indirimbo 20 zirimo izisi yose. Urumva ugasanga iyo ndirimbo ngo yazitsinze yanjye ntabwo ibyo bintu ari making a sense. Muzare ubundi buryo nabihindura mu kiri cya kabiri ni za top 10 usanga indirimbo yasohotse uyu munsi
kubera katangirayo kuwa kabiri muri top iri muri ni ya gatatu cyangwa ni ya mbere cyangwa ni ya mbere kandi yasozo munsi indirimbo kana wanza akayumva bakanayiga bakanayimenya agatangira kugenda iri ni bayikohereje muri studio cyice muri studio tuyishyira kuwa kabiri urajye no hanze mu wumve vibe mu baturage ibi bintu turi kuvuga Badrama wore tugitundira abantu nabyumve neza mu Rwanda audience yumva radio ni abantu bamwe tuzi mu byukuri wowe ntabwo uraba ufite ubushobozi bwo ufite Spotify wakomeje kurinda Spotify usanga nyine unegomba kwishyura kugira ngo icyo kintu hari umuntu umvishe umuhanzi kuri Spotify yarishyuye kugira ngo ajya mu hari uwagiye kuri YouTube ya accessing internet afite internet uburyo nyine afite uburyo abikoramo afite audio mark cyangwa afite izindi platforms nabuze ambwira ngo umuntu ufite uburenganzira bwo gukina iyo ndirimbo inshuro 50 itavaho ayumva kubera we ari kuyumvira wenyine umbwira ngo niba mundi buze kuguhamagara kuri radio ngakubwira ngo ndirimo ngo nayikunze kandi wenda sotse umunsi mu byukuri mu Rwanda hari abantu basobanukiye umuziki indirimbo isohoka bayumva n'inshuro 5 ku munsi kubera ko yayitunze afite muri telefone ye ataruke no muturage bikoze ibyombo handi mu rugo wayumvishe kuri radio ko yaraciyeho rimwe gusa none se uwo muturage yahise ayikundana no guhamagara kuri ati nayikunze ni ya mbere kwe nibajya abaturage ujye uvuga ati ngiye ku giti cyane nicaye ngo zarizo za mbere wumve ko ariko utekereza arizo feelings zawe aribwo buryo uzimo umuziki hano wese nk'abaturage ntabwo umuturage yatura indirimbo itarakinwa icyumweru kuri radio ntabwo aba yakayimenya mu by'ukuri umuturage usibye n'ibyo no muri concert ntiyakora kugira ngo yose yakora gutabwa nasohotse ntabwo umuntu yaba ari ntabwo aba ari agasobanukiwe kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo ngibyo gusa nk'urugero nka calm down yarema igiye kumara umwaka right buruko bucya ibona andi manota uko bucya ikabona andi manota uko bucya ikabona andi manota uko bucya ikabuzengereza abantu ibyo rero nibyo bikwereka ko ari nako n'ibindi byose byakabaye kuba bigenda ntabwo iriya ndirimbo yasohotse ntihita iba iya mbere biragoye nta nubwo mu cyumweru cya kabiri n'ukwezi kumwe ntabwo ari mu ndirimbo 10 zikunzwe ku isi n'uwo muturage turi kuvuga nanayumva bwa mbere umuturage turi kuvuga ntari umenye nyirayo kuko yumvisha iminota ingayiciyemo urajuze ibyo umunyamakuru nyine cyangwa ucinye n'izindi ntazi nyirayo ariko ubundi uzanywa iyo research rimwe ibi bintu bibiri mukora ikiganiro other side uzanywa iyo research rimwe ntabwo byagutwara icyumweru utarabona indirimbo nk'iya gatanu muri top 5 cyangwa ari ya gatatu cyangwa ari ya kane iri muri izo top 5 urumva wajya kureba uriya number never lie wajya kureba ugasanga aka kanya ubu ngubu abantu ari n'abatora ari n'abumva abantu bumvira online bareba YouTube bumva YouTube bakajya n'ikibaruta umubare wa radio FM birumvikana kabisa barayiruta cyane of course kuko indirimbo yansigaye igira miliyoni mu cyumweru mu minsi 3 urabyumva ariko nta radio usibye radio Rwanda radio nabwo no kwerekera yakumva na miliyoni mu minsi 3 kandi iyo radio Rwanda tuvuga ifite ama Eris ifite radio ayishamikiyeho kugira ikavara igihugu cyose so icyo nangiye kuvuga ntabwo uzaburiramo indirimbo niho ku mwanya wa gatatu wajya kuri YouTube igasanga ifite ibihumbi 4 cyangwa 5 so ubwo byonyine imba online tuzikara abantu bakora umuziki cyane batarayumva ariko bidakuyeho ko nyuma y'ukwezi n'amezi abishobora gusanga ifite miliyoni ibyo rero aho ngari kwe kuba yageze ku mwanya wa gatatu cyangwa wa mbere ariko imikino mu bihumbi 100-200 ibihumbi 200 plus ko harimo abanyakenya aba diaspora bari mu munyarwanda abanyarwanda bari ibihumbi 10 kuko nta n'ibyo dufite n'abagura views usanga afite n'izamarobo exactly nazo zibaho ariko wenda tureke kujya muri side yo kugura tubare ibiri ruyi ukabagura nabo barabizi ko babigira bigarasha kwikira urumva mu bibariri rero ugiye kubireba ukareba n'umuntu wa postinze iyo ndirimbo uzagenda ubihuze na za award ugasanga Bruce Melodie ngo n'uwa mbere ngo kuri The Choice urumva ngo niwe muhanzi w'umwaka ukamanuka ku isango bazanga umuhanzi w'umwaka ni Neringa ukazamuka kuri Nuza ugasanga nyine birayi boro ikindi gura tuadutesha agaciro abahanzi bacu ninuza urumva hari kuba mwiza hari kuri trendy hari kuba ugize ibiki ariko ntabwo wajya ricare nka za beat kari byo wambazaga uzi ko Nicki Minaj atarayitwara
urabizi actually tukivuga kuri Badrama dog yaravuze ati mwana mini inshuro 20 sindayitwara you see yes imba Sinopa atarayitwara tumuzi ku isi yose Nicki Minaj atarayitwara tumuzi ku isi yose bro kuki wowe ushobora kumva ko waha award umuntu just ukiza mu muziki cyangwa kubera ko ari ukuntu mubana runaka mufitanye kweli ibyo no kwica yenda ushobora kwima umuntu award ufite album nk'eshanu gaya umuntu award uyu muhanzi w'umwaka ufite indirimbo ebyiri this is so much kandi birabangamira birabangamira za talent ziguma no kuzamuka iyo bagiye bongera ko twazira ngo breakthrough artist bagashyiramo trending artist babazi ababitekereje arinjije ni wowe ushobora gufata imyanya ukayitira hari umwanya nk'uko wari ubivuze nk'urugero nta bro ikamikubwira hano mu Rwanda muri aka kanya nemera Kenny Sorpe ntabwo ndi umufana mu bundi buryo budasanzwe ndi n'umutekinisiye mu muziki fact ya Kenny Sorpe usibye ko benshi baba batanamuzi byane nyine umuntu abona umuntu yamaze gushininga Kenny Sorpe afite experience kuri y'umuziki afite experience y'umuziki amaze imyaka ngiye mu myaka amaze mu muziki twari kumwe tunagenda za Ruhenge twarakoranye amakonseri yari amaze kujyonenga Yemba Voice guhera za 17 yari ari mu muziki no before yaho yari ari mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo yarawize so we yize umuziki ajyana experience yawo uri n'umuhanzi wujuje ibyangombwa ni step kugeza ageze aho agomba kugera urabyumva none iyo mvuze ngo ni umuhanga fata umuntu ufite iyo experience unateranye ko yanawize mu ishuri urabyumva none prasiko nyuma yo kwiga yaho practice urumva akagera ku kintu kirenze bro Kenny Sorpe mu bahanzi dufite muri ibi bihe ari cyane abazamuka umuhanzi mwiza cyane pe umuhanzi mwiza cyane ko bro niyo umvishe beats uzajye numve beats umve imiririmbire nta n'uri abera umuhanga yahinduye n'imiririmbire uri umuntu ushobora no guhindura imiririmbire uri ushobora kubwira usiye ko nanjye kuvuga nawe n'igitangaza bora nawe ni muri iminsi isigaye mutinya uriya na Bruce Melodie nawe yarahinduye agenda ahindura arabivangavanga umvishe nk'indirimbo zari kuririmba muri iyi minsi irarenze it's crazy you know so ariko icyo nshatse kuvuga kuba Kenny Sorpe ari umuhanga ari umwana ufite nsaba n'abanyarwanda ari ibintu dukora urabizi amasaga mubaho ari saga zamubayeho n'ibindi bro imba dukunda umuziki cyangwa se kuko tuba dushanga abanza abanyarwanda aterembe iyi nka gift Imana bayaduhaye kuduha umuntu nka Kenny Sorpe tuba dukwiye kujya inyuma mani n'ujya ubona ba Diamond ni abatanzania babagize ba Diamond bagiye inyuma kugeza ku rwego rwo kuvuga ngo perezida no kuyaha buri gihugu nyine ababwira ati dukeneye iyi music dukeneye aba bantu perezida akabyuka saa 11 mu kiganiro cya mwitora agahamagara ati yo mumene utambwa ni nani huyu mimi Magufuli mimi Magufuli rais wa nchi buryo n'umuturage yagatabwa ati no nani ngomba gukurikira Diamond ngomba gufana Diamond it's like umuziki ni ibintu byinshi ni compliment nyinshi ni minisitiri ko yakwicara akavuga ati ndikubona umuziki w'abanyarwanda kabisa ati Kenny Sorpe kwikora neza Riderman yakwikora neza Ishkevin yakwikora neza nta magambo nayo dukeneye kuva no mu bayobozi inzego izari zo zose zigasupportinga tugakira ni support irakenewe imba mwumva koko imba hari cy'umuziki wafasha igihugu ariko twagiye twumva nk'umuntu ni ministre cyangwa n'umuyobozi runaka arifasha aravuze ngo yeso indirimbo ngirimo ubusa ngo muri banning bakayibanning ariko mu by'ukuri wasohoye inziza igira n'ikimarira igihugu ntabwo yivuze kandi uri minister ufite iryo jambo why bitaba gutyo ibyo ni nka byarandi bita ngo no kwikundishwa cyangwa kugaragaza ko wakoze kandi ntacyo ukora urabyumva ugaragaza ko wakoze kandi muri make ntacyo ukora ko ibyiza ntubishima ariko
ariko ubonye na comment abayikuye ku ruhande none ati ngaragaze ko ni minisitiri w'umuco yakagenda kicati reka nibishego ariko si byiza byo warabishimye wigeze ubishima twakubona ufite idarapo uri gutanga komisi cyangwa motivation ku mwana w'umunyarwanda kubisa akaririmbo akakanyorosha akagashyira abantu bose muri mood so ibyo rero music nabyo abantu bagomba kujya bamenya ari igihe mbona abantu bashaka kudufata nk'imana y'umuziki mbeka bivuge muri rusange cyane kusaguza badi nago muri mu pushing ibintu nago mwapushing nago mwagize ibikira promotion mwakoze n'ibiki promotion si ya badi gusa promotion si y'umuhanzi gusa promotion ni emani igomba kuza mukajya no mu bayobozi buri wese ufite uruhare mu bintu buri wese nk'umunyarwanda nimba kuko dushaka ko dukomera muri industry nuko twese tugomba kugira promotion uzarebe mu bindi bihugu usanga sometimes parliament yone yatumye abahanzi tuve kuri perezida mu nteko nshinga amategeko bakagana n'abadepite what's going on ni iki twabafasha n'abahanzi bava muri muzika bakaba abadepite urabyumva usanga abahanzi mu bindi bihugu gasanga imba yacivinze ikintu tujya dutangugira abantu birwa babivuga bamuyoboke baravuze bande baravuze bararushye kuri découverte wa mugani nk'ibyo warutanze nk'ugiro mu ministry sinzi mu ministry n'ucyo gihe wari rose imbana nabyitaye ko nabwiye ko nakunda ariko kuri découverte yatashe mu Rwanda cyari igikombe cyagomba gufatwa kwakirwa na ministry ku kibuga cy'indege yategereje uriya muhanzi ni darapo ko yari cyane urumva ni ikintu ubwo kandi kuvuga ministry nuko we mbibaze mu nshingano ze za buri kanya urumva za buri kanya mu bintu yarafite biri prioritaire ministeri wenda we ministry ntanaboneke ministeri yagomba kuhaboneka yaba ari umutekinisiye wa ministeri yaba ari iki yagomba kuhaboneka bakira icyo gikombe mu gihugu tuvanye mu bihugu 20 tukagitahana Kigali ntabwo byakozwe bya bindi abantu bavuga ariko byaranungwe numva ngo bravani ku rupfu rugasanga babishyushyemo ariko abantu tubita ku bapfu abantu bakunda bapfuye murwe protokole zabaye nyinshi sijuwi barize abaministri abasenateri abadepite abakobwa b'Ikigali bagezweho ibishije ngo ntabwo nabonye babyinsinzi ya Bravani urabyumva ntabwo bigeze mbona babyina insinzi ya Bravani nicyo gihembo cya mbere mu muziki w'u Rwanda kiri international cyavuye hanze y'igihugu za RFC kavuga zigakina indirimbo ze agakora performance party agakora tour you see what I mean none warangiza rimwe na rimwe ugasanga byose barabituzaniye maze na Meddy kabafasha Meddy kabura kujya kuvuga ibintu bizima nk'ibyo bifasha aho bigasanga yatwicaye ngo ntaho muri gutwara umuziki ngo ntacyo muri gukora ku muziki ubu bazi ko na Meddy yigeze yicara imenye umuntu witwa Jamari Mukasa imenye ko ari we mu promora producer watuzaniye icyo gikombe afite new level Bravani abavuga muri new level Jamari Mukasa yo nyirayo ariko amugana nakagaciro muri bamwe muri industry akakanya iyo ugiye kumukuma ngo atubuhanzi ngo n'ibiki ukagira ugasanga abaselectinze abantu utazi ngo bagiye gutanga za award n'ibiki abazi ko ari umuntu nka Mukasa wa producinze umuntu akazana igihembo nk'icyo mu gihugu ni ikintu gishobora kugutwara kikagukura ku rwego rumwe kikagushyira ku rundi ariko amugana usko Ivan Bravani ajya mbere yuko anapfa abantu baratangiye kuvuga ngo ntagikora ngo byagenze gute iki man cyangwa amugana yarakoze amera nk'ukorera mu kiva amera nk'ucurangira abarya bitanga bati abahetsi amera nk'ucurangira abahetsi so Imana nayo yararebye avuga ati nta n'impamvu yo gucurangira abahetsi mwana wanjye utazagira n'icyo wifuza cyangwa ukagira n'iki Imana igihugu umugisha Bravani wakoze akazi kawe wakoze ibyo wakoze baduteye amarira baduteye agahinda ariko ngaya n'abashatse kugaragaza urukundo hejuru y'urupfu rwawe badushaka kurira ku rupfu rwawe that's bullshit bro harabavuze ngo barenda ku mushinga album twaretegereje twarahebye ntabyo ntacyo nabivugaho cyitwa umuntu yamaze no kwigendera abasigaye bakora ibyo bashaka kubwira wamugani ibyo so turacyari the other side show ikibazo cyanyu wenda tugiye gusoreza akantu tugiye kuganiraho gatoya ni ibintu bimaze iminsi nabyo bituronga muri ino industry twavuye mu buzima busanzwe bwagiye muri industry wagize gutya bikosa muri Amerika
ugaruka hari ibintu byinshi byahindutse wagarutse wari umu DJ yari umunyamakuru yarabaye n'umuhanzi wari umunyamakuru ko buri biganiro bya YouTube yago nawe yarabaye umuhanzi ubuze Philipita na yago usanga ibintu byari muri industry mu by'ukuri ibintu byakiriye gute inkuru ugeze Kigali usanga yagaririmba hogoza Philipita rapa bimeze gute ibintu ubundi byakiriye gute unabivuga hi cyane n'abantu batabyakire neza wenda n'abazavuga nyine ati se abara no umushiki wabo aherutse gushyira post kuri Twitter avuga yaharijwe no guhanga abashumize gute ibintu nk'ibyo umuntu ajya muri comment amutura comment aravuga ati tubona dufite ibibazo byinshi cyane yago yabaye umuhanzi bitasigaye niba ibi ni ibibazo igihugu cy'ubugarijwe byataye abantu bakabivuga bitandukanye icyo kintu akakivuga mu kibazo gihangayikishije abantu akavuga ati biraduhangayikishije noneho hari ukuntu ajya avuga ati ejo ndaje mbatema akagomba abantu bakavuga tubabarire mu by'ukuri ibintu wariya rwose rwose kucyabiyamira ngo tubabarire hari comment abantu bakajya muri comment kavuga ati yago natubabarire kuko man no say what is he doing in the music nese babigwe ntago babyeme ntago bamushaka umuhanzi avuga ati yago ni umunyamakuru mwiza ariko si umuhanzi mwiza so what do you want me help you Philipita mu by'ukuri wewe ibintu uko muri Amerika ukaza ugasanga byarageze i Kigali abanyamakuru barabahanzi mu by'ukuri bundi uruhande rwawe kuri ibi bintu uruhe wowe nk'umuntu w'umwexpert mu cyangwa nawe supportinga cyangwa kandi bifiteho wayifata mu wayibwira abantu okay ubona ari utino ni Philipita nayago nawe naguswana uburyo mbibonamo bitewe n'ibyo mugiye n'izo comment wakira n'ibiki by the way ari nuwambwiye ko ajya ari postinga sinyamunda kubona status ziwe abamwe ko ngajya ari postinga nyine ngo abantu nkabo abibwiye ambwira ngo nabundi umuntu yabishira kuri IG akabishira kuri IG so kuri Philipita Peter is doing good iki cyo abantu bacyumve Philipita ni umunyamakuru of course akaba umu DJ umuga so normally Philipita ntabwo uzamubona yita umuhanzi yago yabaye umuhanzi yita umuhanzi kandi yago ntakora baratanga Philipita n'amakora banzu nyumve Philipita we byakora nk'umu DJ tubiya ni ibintu by'aba DJ ahubwo bifasha industry yo mugize amahirwe n'igihugu mukagira aba DJ uratubiza aba DJ nk'icumi nka Philipita urabizi no kubwira abantu kari kusa mu kirenge cya DJ Mila nibyo yakoraga DJ Mila yakoraga kandi n'ibintu twaje tubona tukabona ntuza yayo umusaro wabyo uri bukamaro akora DJ Marno bari kumwe active uzana indirimbo yageze reba izo DJ Mila yagiye akora na basoshomura nabande aba DJ none reba ibyo DJ Khaled akora nubu ahora nomine kuri nuza award ibya Philipita byo bitandukanye n'ibyaya biratandukanye cyane ntabwo Philipita we yataye umurongo ahubwo umurongo arimo dukeneye abandi benshi nkabo urumva icyambere cyo ni umunyamakuru ni umu DJ agatanga n'amakorabo akaririmba akajya n'iki ibyo bintu byose aranabipromoting ibintu byose arabipromoting so Philipita is okay no hanze y'igihugu no mu mahanga na hehe araba DJs benshi bakora amakorabo n'abahanzi kandi bakomeye cyane by the way n'ayandimbo yamaze igihe ikunzwe muri Afrika yitwa Mwikira Jerusalem nanga ni mu DJ ni mu DJ kana akazi k'aba DJ ubundi batabikora ntabwo naba mwemera urumva n'abatoxike barabikora ahubwo nuko wenda Peter ubwo abantu bashobora kuba ari nk'udushyari yagiye no kuri stage yagiye n'ibiki ariko we mu kazi biriya bintu byo biremewe cyane urabyumva so hanyuma rero kumuvandimwe Nyarwaya rero Nyarwaya ari ibintu bibiri buriya ari ibintu bibiri nanone niyo nabigaho ko no kuri Philipita buriya Philipita akoze mistake yo gusezera ubu DJ ngabaye umuhanzi byapfa byose nziko niyo mistake utanayitekereza cyangwa unabirose uzabyo kuko ati narose nabi urumva so nabirota zakanguka ni nkuko nyine nka Maruno nawe atigeze avuga ati mvuye mu DJ ngiye ubundi muntu wakoze mistake niyo ngiyo Pius yaretse ubu DJ ngabaye umuhanzi
ntago yaba umuhanzi ko muteri nk'abandi bahanzi gusa no mbitwa DJ Pius ntago amwita ngo Pius ni DJ Pius ariko we yigeze kubironshinga nk'umu DJ nyine waretse ubu DJ akaba ari umuririmbyi ariko ndabizi ko umutima paya ntuzanuke uri na muremure utazanyikubitira akanyundo urumva icyo ngicyo ni ibintu nawe nzi ko ibyaha byose niyo mpamvu yagarutse mu budiji niyo yakoze kuri nagakora rebo y'icyakora y'abadiji ngo one watt DJs mu bice ibintu nk'ibyo ngibyo urabyumva nimba njye utanga ingero ngomba kubiguha byose ukivaniramo niyo mpamvu ntabwo mbaje pase ko ndi kugenda ngenda no kuri yabo wambajije kandi buriya nanone iyo abantu bafite ikintu bagukundiye ugashaka no kubafatana n'ikindi ari igihe bakunyuzamo ijisho rimwe na rimwe bakanavuga ati nawe uri kurengera urabyumva ko as a profession wanu mu kintu runaka urabyumva bo buriya hari nk'abantu babibona bakibona mu buryo buri butandukanye hari abantu bashobora gufatanya ibintu uko bwiye Peter ashobora gufatanya umunyamakuru agafatanya n'ubudije agakora na collabo we aracyari muri sako imwe ariko ntabwo yavuga ngo avuye ku budije ngo abaye umuhanzi cyangwa ngo avuye mu bunyamakuru ashobora kuva ku bunyamakuru akaba umudije kuko ni professional urabyumva ariko kuri yako buri muntu siwe wazanye ngo n'inyogo ye ikintu n'inyogo yacyo urabyumva inyogo yago reka maze ngiye gusobanurira yago kugira ngo uko ndagenda kuri izo comment ababimuha ni abafana be buriya ntugire n'abantu bamwanga urumva ni abafana be muracyumva yago sindagira no ngo ni umunyamakuru mwiza yari umunyamakuru urabyumva abantu bamumenye nk'umunyamakuru brandi ye nk'umunyamakuru ahantu buriya byiburi yaza kuva kuri TV tena gisoka munyamakuru akaba umuhanzi byari kujyama kandi kantu kuko nawe ari umunyamakuru ntabwo afite influence nk'iyo akora ibigo by'itangazamakuru ntabwo afite influence nk'iyo yageze kuri YouTube burya YouTube impamvu ushobora kuba n'umustar n'iki nayo itandukanye n'izindi media n'iki first of all uri umu creator wa creatinze buriya gukora ku radio asanga ngo TV tena ngo whatever ntabwo uri umu creator bro uri umukozi wasabye akazi w'ibigo by'abandi babi creating no kugendera mu murongo washyizweho n'icyo gitangazamakuru iyo washinze cyawe n'ibiki impamvu ujyo usakazanga ba RN ari abaherwe ugasanga nk'aba Oprah n'ibiki abakoze ikintu cye kwaye kandi yatekereje azi gukora nkawe n'undi muntu atapfa gukora nkawe urabyumva rero yago ava muri DC ajya mu munyamakuru no bwigenga ku kinyamakuru cye uya ku kinyamakuru cye suko arushije abandi kuvuga suko yaburuje gutara inkuru yarafite nabo yiganye n'ibindi byose ahubwo buri muntu agira angle afatiramo abantu angle ya yago rero ni umuntu washobora ku entertaining abantu akanabirizaho azikwiriza pe azikwiwereza urumva indirimbo ya mbere yari y'amazanya urabura akaba ari akantu kaba mu muntu wari indirimbo ya mbere indirimbo ishaka kwereka abantu mubabare baramungirira impungu urabyumva n'umuntu uzi gutera mikoro ikintu cyose yayikoresha no gutera abantu impungu ni research nakoze nawe wayikora nakoze biteye kuko mu ruganda mbanzi ko isari social kumbaza ikibazo nk'iki ni wowe kibaje kugiza amahirwe nakwemera kuganira nawe n'undi nayo muzika zakima n'undi azakima n'undi azanakimbaza urumva so ni ibintu nkora no ngomba kuranga bwaryo uyu nguyu we muri industry bihagaze gute azi ikintu cyo kwiriza gukura amarangamutima y'abantu mu buryo bwo kumugirira impuhwe nabonye igihe batwaga cyane wagira ngo batwaye amaraso kandi rimwe na rimwe azukuri abizi ko nyine ndagira ngo ubone ko birenze urabyumva so ni umuvuno we sink'umugayira ni umuvuno ko bishobora gutuma abaho urumva ariko nanone ibintu byose bishobora gutuma ubaho ntabwo ariko aba ari byiza urabyumva ariko ushobora no kumujura ukabaho oya nabwo ushobora kumujura ukorera mu marangamutima so iyo kata rero na twa tuntu twe ngo twa depricha
abantu bakadukora amaze kubariza akanabadipreaching urumva bakumva ni sawa no mu biganiro bye nyine akabamo afitemo akantu nk'agakomedi izo ni karite zayago muri make zibe nziza cyangwa zibe mbi ariko ni bimwe mu makarite ibyo yafatiye abantu ubwo nashaka kuzi impamvu abantu bari ati yago tora ati uri kwica ibintu uri kujyana ibiki urabyumva so ibyo byose rero kuba yaririmba si icyaha ari kumenya status yawe witandukira wishaka kwita ikindi kintu byakugora imyaka uzi byakugoye kuri televiziyo kugira ngo umenye ko uri nuza na YouTube channel ntabwo yamwemereye nayo ntabwo yaje mwakira ukanya yamutwaye igihe noneho nabyo bigomba kumutwara igihe kandi iyo ndebye umutwe we cyangwa byo ko ibintu mbona adatekereza ko ibintu byamutwara igihe umuntu ahita atekereza ko ama big name agara platform ibyo bintu bishuka abantu benshi cyane bishuka abantu benshi cyane bishuka abantu benshi cyane urugero abahanzi bijya bibashuka ukamuproducinga yamara kumva afasha agatege cyane bakamurimba ati ngewe burya ndarenze nava muri rebo yagera ejo mugara ku muhanda turagura amashashi kwako yirengagije ko ari ibintu byinshi bikorwa cyane so nawe ushobora kwirengagiza ko wajya gutera abantu ntabwo uzatera abantu mu ndirimbo ntabwo indirimbo urayikora ahubwo bayijyaginga ariko iyo bamaze kujyaginga barakwakiriye ku mwe batera n'ibiki abantu bakarabiga nabwo atuye kuri akana kababaje kandi agatera abantu imwe urumva akaba yafite n'imana yo kuyetinga za baringa ziza no kubwira izindi baringa nazo urumva yaje kuyetinga cyane za baringa rwose akuyetinga ikintu agashyiraho abantu bose akirwa sigaraho biruhura mu mutwe ko ntabwo navuga ko hari ibyo wakwigiramo sometimes arono ko guhera ku muntu wasi no kujya ko hejuru ari buriya ari YouTube bro kavuga ntacyo nakura mure mibyize nge nanjye mwe banga inyuma ibifeke ko nese muremo gusinda nk'abandi bayaza n'abafite primus nese muremo kujya kuryamana n'umugabo nkajya kuvuga uko ngo byagenze muremo se kujya kwamamaza ko na divorce bakantera sida no it's crazy urumva it's crazy gusa nyine kubireba burya si ukubikunda n'umuntu ashobora kubona abantu barebye nakagira ngo babikunze umuntu ahubwo nababireba akavuga ati what is this mu bintu byose twese dukora not only him or whatever bamwe bari kureka ariko ari ibyo ugasanga 90% none bijyanye no kugira ngo unyibe ariko ntacyo wanyigishije urabyumva so the preacher rero afite urugendo rero nuko wari ukivuze agomba nawe kubimenya njya mbona bipostinga nko kubimenya si njya postinga bishyira kuri stories za igitekerezo no kubyibona umugeni no muri zo comment buriya bari abana bimenye ko ari abafana be kuba nge ndumva nanabajusiye ko nzanamuhamaga nkamwe wese ko sinkunda amazimwe ngo yaretse gukora interview ngo ni umuhanzi ntabwo hosting sibyo nanjye nayo mpamvuze wenda na nyuma y'ishonda muhamagara ukazamubaza byari biti imbara biretse ya ufite akazi kanini iriya platform ya Yago TV kwemeze ko abantu bagomba kugera kuko neze ntabwo urabona abantu bacitse muri restaurant bakundaga yaho cyane kabisa kandi nta cyahindutse ushobora gukoramo degine gusa umunsi umwe ushobora kuba wowe wanateguye neza akabanyizo yakamyo itwara umwanda cyangwa mu gikari kuvoma nakushaka ati ibintu byahindutse ariko hajemo umwanda bakabarakiye kandi byari byabindi ari uko mubifata ibintu kabishyiramo umwanda abafana yarafite nkuko nari mbivuze kwiriya channel ziwe ntago ari abafana b'umuziki cyo ni ikintu ugomba kumenya n'abafana babira bintu yakoraga n'abafana kibira bintu yakoraga so niba bibura bazagenda bigire ku zindi nazo zifite nk'ibyo yarafite hanyuma b'umuziki no bagende bajoininga so raka kanya ntaryama sinzire ngo yumve ko gafite ya platform ibi byaro biri kuri ya platform n'ibyo gushyira ibintu bibiri bitandukanye bantu bashobora kuba bakubonaga wiyambariye imipira imeze nk'iyasakabaka umeze gutya umere uko umeze bakabona ko bijyanye n'akazi ukora
so nujya mu muziki noneho hari ubundi buryo bashaka ugomba kwambara, hari ubundi buryo bashaka ko witwara, hari ubundi buryo bashaka kuvuga, hari ubundi buryo bashaka kusa, na urahindura byari complete. Nwese ko yigiraga ari akakina na bari abana bayararemye na za stati yaremaga mubwira umuntu yabonaga nyine ari ibyo ntiyaguwiremeye amastati ye afite ibyo bari gukina bla bla ukumane himbura umuhanzi rero ibyo bari buri quality bari buri kuhagaze bari buri ko wifotoza kuririmba amafoto arambera kwafe mfite ni y'umuhanzi y'umusani kwe ivugo mvuga ni y'umusani sinavutse ndi umusani ariko Imana yarayifite. Imana kuba yifite arayifite uko abasha kubumbura umunwa akabasha gukora ibintu bikarangira kagira icyo usibye ko nabyo ntago ari ibyadange uko banabiteranya murabyumva. So umuvandimwe jewe wambaje n'ubijya inama cyangwa gusobanura uko mbibona nuko inama namugera ngo nakora cyane niba yemeje umunyamakuru nahoze mbona ni Faustin abo atimba biyemeje nyine naza nagatwe bakamene nk'akabandi nyine confidence agomba guhindura confidence yari afite agafata ni confidence cyashya agomba kwibona nk'abambanda akibona nk'abahokama akibona nk'abandi niyumve ko yaba ari star cyangwa yaba ari iki cyangwa yumve ko yaba yahere nagarega nta muntu uryohera mu bushorishori urumva whatever it is ntabwo wahera mu bushorishori. Hari abanyamakuru benshi bagiye bareka akazi bakajya kuririmba nanone ni ibintu agomba no kwiyo nzira abo yahiriye ni bake cyane. Agomba gusenga akabaza umutima rimwe kabiri gatatu ni ibintu bigoye cyane ariko cyane pe cyane yago gerageza shyiramo agatege kandi courage ariko umenye ko wahisemo ibintu bitoroshye kandi ushobora kuba warakekaga ko byoroshye ariko ntabwo byoroshye gusa Imana ibane nawe. Alright. Twitwaga The Other Side Show niko tukitwa n'ubundi twa turi kumwe na Badrama ngira ngo turasoje wenda hari ikintu twagize ikiganiro cyiza, twagize ikiganiro kigari cyagutse, twavuze ku bintu byinshi byatari kuva yageze muri Amerika, kuva ajya y'umunsi wa mbere ajya ko byari bimeze, tubwiye kuri industry yo mu Rwanda no muri Amerika, twavuze ku ma awards, twavuze ku bahanzi n'aba DJ byinshi bitandukanye. Nikiriza ko ari message ku bantu benshi batandukanye bari buze kuri iki kiganiro bakigiramo byinshi cyane ko harimo n'inama, hari message watanze, hari inama watanze, hari inyunganizi buri wese akwiye kwigiramo hano akaba yarifatika amufasha mu rugendo rwe rwa buri munsi. Twitwa The Other Side Show, duca kuri The Man TV kuri YouTube, kora subscribe ujye ubana natwe buri munsi ubure ibiganiro byacu dushyiraho, ujye ku mbuga nkoranyambaga zacu twitwa The Other Side Show cyangwa The Man TV, udufollowing ikiganiro niba wagikunze sharing ku bandi bantu bakirebe, niba ari ikintu wungukiyemo sharing ku nshuti n'abavandimwe babikunze nabo babikunde baze kubona icyo bigiramo ko babyigiyemo. Murakoze cyane, bahita White Cobra ndi kumwe na Badrama, yari umutumirwa wanjye muri The Other Side Show, ni na boss wanjye. Ciao ciao. Murakoze.